Father in heaven, data wo mu ijuru turagushimira cyane kubw'imigisha myinshi uduha kandi turagushimira kuba uduhurije muri iki cyigisho. Tubumbuye ijambo ryawe muri uyu mugoroba dusobanukiwe ko tudafashiwe n'umwuka wera tudashobora kumva aya mahame y'iby'umwuka. Turasaba kumurikirwa nawe kugira ngo ububyutse n'ivugurura bituzemo mu mitima yacu, mu ngo zacu, kugira ngo turusheho kujya mbere mu gukora umurimo wawe. Turagusaba ngo tubabarire ibyaha mu izina rya Yesu Kristo, amina. Turabashimira cyane kuba mwaje ngo dufatanyirize hamwe kwiga inyigisho zacu zijyanye n'iby'ubuhanuzi, cyane cyane mu gitabo cy'intambara ikomeye. Twagiye twiga igice ku kindi, uyu munsi twaba tugeze ku gice cya 10 kivuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage. Mu gihe dukomeza kwiga iki gice, turaza gusanga ko iki gice gihagarariye ibimeze nk'ibyo abana b'Imana barimo gukora muri iki gihe cya nyuma. Iterambere ry'ubugorozi mu Budage rihagarariye ubugorozi bugomba gukorerwa muri iki gihe mu mitima yacu, mu ngo zacu, ndetse no mu matorero y'Abadiventiste umunsi wa 7. Maze tubone kubujyana ku isi yose. Tugiye kubona nanone uburyo Satani yakoresheje igihimbano cy'ubugorozi mu gihe cya Martin Luther kugira ngo aburizemo ubugorozi bw'icyo gihe. Kandi iki gikwangari cy'ubugorozi Satani yakoresheje mu gihe cya Martin ntabwo bwari bwo bwa mbere. Turaza gusanga ko yari yarabukoresheje no mu bihe byashize. Kandi igihe cyose dufite abahamya barenze 2, nibura 2, turaza gusanga ko na n'uyu munsi ubwo buryo bw'imiyoborere bw'ubugorozi bupfuye burimo gukoreshwa uyu munsi, kandi buzakomeza bukoreshwa kugeza ku mperuka. Urabizi, Imana ni nziza cyane. Iratubwira ngo ntimukemerere Satani ngo agire ubutware kuri mwe, kuko mutayobewe ubucakura bwe n'imigambi ye. Kandi nk'uko bivuze, imikorere ya Satani yahoze ari imwe. Uko yakoze mu gihe cyashize ni nako agomba gukora no muri iyi minsi ya nyuma. Ariko kubera ko dufite amateka agaragaza imikorere ye, dushobora natwe kumwivumburira neza n'ijambo ry'Imana dufite. Niyo mpamvu twagiye tugenda igice ku kindi muri iki gitabo cy'intambara ikomeye. Nizera ko noneho mufite ibikoresho byanyu, mufite aho mwandika, ndetse mufite na Bibiliya n'igitabo cy'intambara ikomeye. Iyo niyo mpamvu tugiye kureba byinshi muri iki gice. Ndibuka mu gice twaherukiyeho amateka ya Martin Luther, ni igice cya 8 kitubwira Martin Luther imbere y'inama y'abategetsi bakuru. Maze mu gusoza icyo gice twabonye ko kubw'ubuntu bw'Imana Luther yajyanywe ahantu h'ibanga. Hanyuma muri iki gice cya 10 turaza gusangamo noneho ko Luther arimo yavanywe hahandi yari yajyanye kwihisha. Nuko rero ahangaha turaza kureba mbese ni ibihe bibazo, ni izihe mpamvu, ni izihe mbogamizi zatumye Luther afata umwanzuro wo kuva aho hantu yari yihishe, kuko ari kugira ngo akomeze ubugorozi. Kandi turaza gusanga ko mu gice cya 9 twabonye ibikorwa by'ingenzi cyane Ulrich Zwingli yakoze kugira ngo azibe icyuho cy'ubugorozi. Kandi nanone turaza gusanga ko ibyabaye kuri Luther bishushanya neza ibizaba ku bwoko bw'Imana buzakomeza gukora kugeza ku gihe cy'akaga k'icyumweru, ndetse no kugeza nyuma y'itegeko ry'icyumweru. Ibi turabigarukaho. Ahubwo nashaka kubaza, mbese igihe Martin Luther yajyanwaga ahantu ho kwihisha ni ibiki byabaye? Yego, ibyabaye nuko mbere y'uko ajyanwayo abantu benshi batinyaga kugaragaza ko bari ku ruhande rw'ubugorozi. Ariko ubwo yari amaze kujyanwa mu bwihisho, abantu benshi bahagaze noneho bashikamye bagaragaza ko bahagaze mu mwanya w'ubugorozi nubwo bari bake. Ibihumbi bahagaze bashikamye. Ku rupapuro rwaho rw'133 ni kwisubi y'iki gice cya 10 ya mbere. Kubura kwa Luther mu buryo bw'amayobera kwateje akayubi mu gihugu cy'Ubudage cyose. Inkuru nyinshi zakomezaga gukwirakwizwa kandi abantu benshi bizeraga ko yaba yarishwe. Habayeho kuganya gukomeye bitari gusa ku nshuti ze zari zarabishyize ku mugaragaro, ahubwo no ku bantu ibihumbi byinshi bari bifatanije n'ubugorozi. Ngo byagenze biti? Aha biragaragaza ko abantu ibihumbi bafashe umwanzuro wo guhagarara ku mwanya w'ubugorozi igihe Luther yari amaze kubura.
icyo nabonye ubwo twigaga kino gice ni uko igihe Luteri yari akiri ahagaragara abantu benshi ntabwo bigeze bigaragaza, ariko amaze gushyirwa mu ibanga abenshi bagaragaye bahagaze kigabo ku mwanya w'ubugorozi. Mbese ibi bitwibutsa iki? Biratwibutsa ibintu bibiri. Icya mbere, ubwo Yesu yajyaga ku musaraba, mbere y'uko abambwa yakomeza kugendagenda muri bo bigisha, ariko ntabwo abantu benshi bigeze bigaragaza ko bamushyigikiye. Abenshi ntabwo bigeze bagaragaza ko bamushyigikiye kugeza yagiriye ku musaraba. Ariko igihe yari amaze kuzuka maze akohereza umwuka wera mu gihe cya Pentekote, abantu benshi bahagaze bamuhamya mu mwanya bemera ubukristo. Umva mabwire, ubwo twakomeza kwiga igitabo cy'intambara ikomeye, twiboneye ko ibyabaye mu gihe cya Martin Luther byari byarabaye nanone mu gihe cya Yesu Kristo. Mureke tujye muri Yohana, ariko mbere yo kujya muri Yohana dushobora no kujya mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Tumaze kubibona mu intambara ikomeye ku rupapuro rw'133 ko ibihumbi byinshi byahagaze mu mwanya w'ubugorozi. Nyuma y'uko bamaze gushakisha Luteri bakamubura, turebe noneho mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, nyuma y'uko Yesu yishwe akazuka ndetse akazamurwa mu ijuru, ndetse nyuma y'uko intumwa zihawe umwuka wera ku munsi wa Pentekote, guhera ku murongo wa 31 hatubwira ibijyanye n'urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe. Umurongo wa 41 baratubwira ngo nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye kuba babatijwe kuri uwo munsi ni ibihumbi 3. Umurongo waho wa 47 bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Muzirikane iki ngiki, mbese ubwo Yesu yavanywe mu bantu ku mugaragaro, ni bande bamuhindukiriye? Ibihumbi. Mureke nongere mbahe irindi somo muri Yohana. Muri Yohana igice cya 19 tureba ku murongo wa 38, mbese reka mbabaze ikibazo, ni yahe masaha y'umunsi Nikodemo yagiye kureba Yesu? Hari nijoro. Kuki yagiye yari nijoro? Kwari kugira ngo atagaragaza ko ashyigikiye Kristo akiriho. None niki cyabaye ubwo Yesu yari amaze gupfa maze akamanurwa ku musaraba? Nikodemo yahagaze noneho ashikamye yigaragaza ku mugaragaro. Aha noneho turiyumvira ibyabaye mu gihe cya Yesu no kwisubiramo mu gihe cya Luteri. Muri Yohana igice cya 19 tureba ku murongo wa 38, ntabwo tuhasanga Nikodemo wenyine, ahubwo turasanga na Yosefu w'Irimataya. Turasomwa ngo hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Noneho ubu ngubu agiye ahagaragara, yego mbere yakundaga Yesu ariko rwihishwa, yari umwigishwa wa Yesu ariko atabigaragaza, ariko ubu noneho agiye ku mugaragaro. Harakomeza ngo uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza kuraho intumbi ya Yesu. Nuko na Nikodemo wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe araza azanye ishanga ivanze n'umusaga, kuremera kwayo ko ariho ibiro 50. Mbese ubu noneho batangiye kugaragaza ko bari ku ruhande rwa Kristo. Yego, iki ngiki ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kuzirikana. Mu byakozwe n'intumwa twabonye ko ari abantu basanzwe biyunze n'itorero, ariko hano no dutangiye kubona abantu bakomeye, kuko Nikodemo yari umuntu wo mu rukiko rw'Abayahudi, ariko ubu noneho turabona ko n'abantu bo mu nzego ziyobora itorero batangiye kugaragaza ko bahagaze ku mwanya wa Kristo. Niko bimeze n'ubu nshuti zanjye, bigaragara ko ari twe tugaragara, ariko umunsi itegeko ry'icyumweru rizaba rishyizweho tuzibonera abantu benshi baturutse muri Babuloni ndetse n'abayobozi babo bahagarara ku mwanya bashyigikira abantu bahagaze ku mwanya wo kubahiriza amategeko y'Imana. Ndifuza ko icyo gihe nzakigeza mu nshuti zanjye, aho Imana igiye kudukoresha tukayobora umukumbi tuwuvana muri Babuloni tuwinjiza mu mukumbi w'Imana. Nshuti zanjye, ngo bagendere mu kuri kw'iki gihe, aho ngaho hari muri Yohana igice cya 19. Ariko hari ikindi kintu nabonye mbere yuko tuva kuri iyi ngingo. Ubwo bari babuze Luteri, ubupapa, abakaridinali ndetse n'abapadiri,
baravuze bati twamaze kumucecekesha, yari umwe, none ubugorozi burarangiye. Ariko mu buryo bubatunguye bagiye kwisanga ibihumbi n'ibihumbi biri mu bugorozi. Nuko rero aho kurwana n'umuntu umwe bisanga barimo kurwana n'ibihumbi. Birasa neza n'ibyabaye mu gihe cya Kristo, ubwo bari bamaze kubambisha Kristo. Mbese abayuda batekereje ngo iki? Baravuze bati noneho ibintu by'ubukristo birarangiye, Kristo turamurangije, yari umwe. Bati turanesheje, ubu Mesiya bwe tuzongere tumubone. None nyuma ya Pentekote byagenze bite? Babonye abantu ibihumbi n'ibihumbi bose bamwamamaza. Akenshi dukunze kujya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 ku murongo wa 40 tukageza ku murongo wa 47, aho bigaragaza ko Imana yongereye abantu benshi bakizwa. Ariko nimureke tujye no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4. Igice cya 4. Niyo mpamvu Satani muri iyi minsi ya nyuma iheruka yanga ubu butumwa cyane, kubera ko aramutse abishoboye. Ariko nimureke tujye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4. Ku murongo wa mbere hagaragaza ubuyobozi bw'itorero ry'Abayuda. Umurongo wa 2, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. And preached through Jesus the resurrection from the dead. Verse 3. Barabafata maze kuko bwari bugorombye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Ikintu gitangaje, tekereza, hari ahantu Yesu yigeze kugaburira abantu ibihumbi 5. Aratubwira ngo hatabariwemo abagore n'abana. Ibaze noneho habariwemo abagore n'abana, ubwo aba bantu bemeye ibya Kristo bangana iki? Ndizera ko bari benshi cyane. Aba bantu bari bamaze kwizera ko kuba bamaze kwica Kristo bashize iherezo kuri iryo tsinda. Ariko ubu noneho bari bagiye guhangana n'abantu ibihumbi birenga 5. Ibi bingaruye nanone mu bitekerezo ibijyanye n'akarengane kabaye mu binyejana bya mbere. Yaravuze ngo uko bicaga abantu benshi, amaraso yabo yahindukaga imbuto yera abantu benshi. Nanone mu gihe cya Kristo, ubwo Kristo yari amaze kwicwa, amaraso ya Kristo yahindutse imbuto yera abayoboke benshi. Nanone mu gihe cya Luteri, nubwo Luteri wenda atapfuye, ariko ubwo yari amaze kwihisha, inyigisho ze zahindutse inyigisho zinjiza abantu benshi ku ruhande rw'ubugorozi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese mu gihe turimo kwiga intambara ikomeye, muri ubu tutarimo kwiga na Bibiliya, ni muri kino no twigiye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 5. Mu gihe abantu benshi barushagaho kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ku murongo waho wa 28 duhere ku murongo wa 27 haratubwira uburyo abayobozi b'itorero icyo gihe bamaze kubajyana mu rukiko. Umutambyi mukuru ku murongo wa 28 arababaza ati, ntitwabihanangirije cyane kutigisha mu iryo zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso y'uwo muntu? Mbega uburyo iri tsinda ryari rimaze kugira imbaraga cyane, kugeza ubwo abayobozi bavuga bati mumaze kuzuza izo nyigisho zanyu Yerusalemu. Bagerageza kureba uburyo babacecekesha nabo cyane rwose. Ariko biranyibutsa nanone ibyabaye muri Yohana igice cya 11, ubwo bafataga umwanzuro bati ikiza ni uko umuntu umwe yapfa aho kugira ngo igihugu cyose cyorekwe. Ariko noneho murebe, igihugu cyose cyamaze kwakira inyigisho za wa muntu nubwo bamaze kumwica. Nanjye nanone biranyibutsa mu Byahishuwe igice cya 18 ku murongo wa mbere hatubwira ko ubwo marayika azabamanukanye ubwiza bukomeye, isi yose izamurikirwa n'ubwiza bwe. Mureke dukomeze kwisubikurikiraho mu gitabo cy'intambara ikomeye. Iyi ngingo irakomeye cyane. Luteri yari yamaze kubiba imbuto. Luteri yari yamaze kubiba imbuto. Nuko rero ibi bihumbi byose byari bimaze gufata umwanzuro wo guhagarara umwanya w'ubugorozi. Bose bateraga ikirenge mu cya Luteri. Luteri yari yamaze kubiba imbuto. Aha dukurikire twitonze kuko turaza kubona n'icyo bishushanya, kubera ko Kristo ubwe niwe wari warabibye imbuto y'ubutumwa. Nuko rero nyuma ya Pentekote hinjiye abantu ibihumbi 3 mu munsi umwe, kandi ibihumbi 5 byongeye kwinjira mu minsi yakurikiyeho. Aba bose bakaba bari umusaruro w'imbuto Kristo yari yarabibye. Amina. Reka dusome ku rupapuro rw'134 ku isubi ya 2. Inkuru zivuga ko Luteri yari amahoro nubwo yari imfungwa, zatumye ubwoba abantu bari bafite butuza, ariko nanone bituma abantu barushaho
kumugirira urukumbuzi. Inyandiko ze zarushijeho gusomwa kuruta mbere. Abantu benshi barushaho kwiyongera kujya mu ruhande rw'uwo mugabo w'intwari wari warashyigikiye ijambo ry'Imana mu kaga gakomeye gatyo. Ubugorozi bwahoraga burushaho kugira imbaraga. Imbuto Luteri yari yarabibye yameraga ahantu henshi. Kutaboneka kwe kwakoze umurimo utarabashije gukorwa igihe yabonekaga ahibereye. Igihe umugorozi wabo ukomeye yabakurwagamo, abandi bakozi bumvise bafite inshingano nshya, bafite kwizera gushya n'umuhati, barushijeho kujya mbere kugira ngo bakore n'imbaraga zabo zose ngo umurimo yatangiye neza udakomwa mu nkokora. Uwiteka himbazwe. None Luteri yabera yarabibye imbuto, yego. Hanyuma ubwo yari ajyanye mu bwihisho, mbese umusaruro warabonetse, yego rwose. Ibihumbi ibi bigomba guhita bitwibutsa umurimo w'Uwiteka yakoze muri iyi si. Yesu, nimutujye muri Yohana igice cya 4. Yohana igice cya 4 ni ingenzi cyane iyo dusoma Bibiliya maze tukayihuza n'umwuka w'ubuhanuzi. Inyandiko zanditswe na Madamu Ellen White, cyane cyane igihe twiga igitabo cy'intambara ikomeye, tugahuza ibyabaye no kongera gusohora kwabyo. Ahangaha twasomaga ku ntambara ikomeye ku rupapuro rw'134 ku isuri yaho ya 2. Noneho murebe mu byakozwe n'intumwa ni ku rupapuro rwaho rwa 31 ni ku isuri ya 3. Abigishwa batangajwe kandi bashimishwa cyane n'umusaruro w'abantu babonetse. Ntabwo bafashe uyu musaruro nk'uvuye mu mbaraga zabo bwite. Bamenye ko binyuze mu murimo w'abandi, binjiye mu murimo w'abandi bantu. Kuva Adamu yacumura, Kristo yari yaragiye aragize abagaragu be yihitiyemo imbuto z'ijambo rye kugira ngo ribibwe mu mitima y'abantu. Imibereho ye yo ku isi, Yesu yari yarabibye imbuto y'ukuri kandi ayivomereza amaraso ye. Abahindutse ku munsi wa Pentekote bari imbuto z'uko kubiba, umusaruro w'umurimo wa Kristo wagaragaje imbaraga yo kwigisha kwe. Noneho tujyane muri Yohana igice cya 4 duhere ku murongo waho wa 34. Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga muti hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira, nimwubure amaso yanyu murebe imirima y'uko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruro umusaruzi ahabwa ibihembo, ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezererwe. Kuko iri jambo ari ry'ukuri ngo habiba umwe agasarura undi. Nimureke noneho duhuze izi ngingo. Mbese Luteri yaba yarabibye imbuto, ubwo bikaba bitari igihe cyo gusarura? Yego. None Kristo yaba yari yarabibye imbuto, noneho mu gihe cya Pentekote bikaba ari igihe cyo gusarura? Yego. Noneho ni nako bigomba kumera. Muri iyi minsi ya nyuma, Imana yiringiye ko abantu bayo bayiringiye, ndetse n'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bagomba kubiba imbuto uyu mwanya. Noneho igihe itegeko ry'icyumweru rizaba rishyizweho, hazabeho gusarura gukomeye cyane. Tujye mu Byahishuwe igice cya 14. Niyo mpamvu bavandimwe ari akaga gakomeye cyane iyo dufite abayobozi, ababwiriza mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, abayobozi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Ndabona unyeganyeje umutwe. Ushatse kuvuga iki? Ndashatse kuvuga ko mu Badiventiste umunsi wa 7 harimo abayobozi benshi barimo kuvuga uyu munsi ngo tugomba kubwiriza hagati mu matorero y'Abadiventiste umunsi wa 7, ko tudakwiriye kubwiriza mu matorero yo hanze. Maze impamvu batanga baravuga bati, mumenye ko igihe cy'imbabazi kigomba kurangira mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 mbere y'ahandi. Kubw'ibyo rero tugomba kubwiriza mu itorero ry'Abadiventiste honyine. Noneho igihe itegeko ry'icyumweru rizaba rishyizweho, tukabona kujya kubwiriza abandi bo ku isi. Nyamara ahangaha tubwiwe ko imbuto zigomba kuba zarabibwe mbere. Mu ntambara ikomeye mu cyigisho kivuga umuburo uheruka ku isuri isoza, urupapuro rwa 129 tubwirwa ko ubutumwa bwari bwarabwirijwe nk'imbuto zabibwe mbere. Icyo gihe noneho kizaba ari igihe cy'umusaruro. Ibi bivuze ko ayo matsinda y'ivugabutumwa barizwa mu Badiventiste umunsi wa 7 avuga ngo mubanze mutegereze itegeko ry'icyumweru rishyirweho, maze mubone kujya kubwiriza muri Babuloni ndetse n'abari mu isi. Abo bavuga ubutumwa bavuga batyo n'abaka. Ayo matsinda yuzuwemo n'ubwaka. Mbese ubwo byamera bite ku mitima y'abantu benshi? Ukanyura ku mitima y'abantu benshi
ngo ntibumve ubutumwa ngo bategereje ko igihe cy'icyumweru kizashyirwaho imitima yabo igapfa bakarimbukira mu byaha. Kandi wari ufite amahirwe yo gusangira nabo ukuri uyu munsi, ngo ni ugufata umwanzuro wo kujya kwigisha amatorero gusa yacu, ukajya kubwira abantu bakomeje kumva ubutumwa bongera babwumva, ubu ngubu imitima yabo ikaba yaramaze kwinangira itacyumva ubutumwa. Nyamara kandi urimo gutambuka imitima mizima, abantu bavamo imbuto nzima basonzeye ubutumwa bwiza. Imana irimo gushyira mu buryo bwabo budasanzwe abantu bafite inzara n'inyota by'ubutumwa bwiza imbere y'aho abavugabutumwa bagomba kunyura. Mbese harya uyu munsi dupfuye, mbese twazaba tucyongeye gukora uwo murimo? Mu Byahishuwe igice cya 14 duhere ku murongo wa 6 tukageza ku murongo wa 12 hatubwira ibijyanye n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, maze guhera ku murongo wa 14 kugeza kwa 16 turahabona umusaruro. Kubw'ibyo rero ubutumwa bw'abamarayika batatu ni imbuto kugira ngo bategurize umusaruro. None ni ryari dukwiriye kubiba imbuto? N'uyu munsi tukabibiba mu mitima yacu, mu ngo zacu, mu nsengero zacu, mu mashuri yacu, mu buyobozi bwacu, muri Babuloni ndetse no ku isi muri rusange. Imbuto igomba kubibwa uyu munsi. Nimumbwire noneho, mu gihe dukomeza kwiga igitabo Intambara Ikomeye, ni iki Satani yakoresheje kugira ngo aburizemo umurimo w'ubugorozi mu gihe cya Luteri? Yazanye ubugorozi bw'icyitiriro. Turabisanga ku rupapuro rw'134 ni ku isubi yaho ya 3. Haravuga ngo ariko Satani ntiyari yicaye ubusa, yagerageje gukora ibyo yari yarakoze mu gihe cy'ubugorozi bwose bwagiye bubaho. Yagiye abeshya kandi akarimbura abantu akoresheje umurimo w'ubugorozi bw'ibyiganano mu mwanya w'umurimo nyakuri. Nk'uko mu kinyejana cya mbere cy'itorero rya Gikristo habayeho ba Kristo b'ibinyoma, niko no mu kinyejana cya 16 hahagurutse abandi bahanuzi b'ibinyoma. Nakunze uburyo Ellen White yagiye yegereranya ibintu byabaye kera n'uburyo byagiye byisubiramo. Aravuga ngo ubwo buyobe bwagiye buza, Satani yagiye bukoresha mu bihe byose byakurikiyeho by'ubugorozi. Ibi bivuze ko kuva icyaha cyagera mu isi, kuva inama y'agakiza yashyirwaho, Satani yagiye ahagurutsa ubugorozi bw'icyiganano. Mbese ingingo irumvikana? Yego rwose. Maze ahangaha aravuga ngo nk'uko mu kinyejana cya mbere habayeho ba Kristo b'ibinyoma, ni nako mu kinyejana cya 16 hahagurutse abahanuzi b'ibinyoma. Ni uwuhe murongo wa Bibiliya uyisuza mu bwonko bwawe, umurongo uvuga ibijyanye na ba Kristo b'ibinyoma ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma? Ni muri Matayo igice cya 24. Iki cyigisho cyarashimishije inshuti zanjye. Muri Matayo igice cya 24 ubwo intumwa zabazaga Yesu ku bijyanye n'ibimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse n'ibyo kugaruka kwa Kristo, mbese ni ikihe gisubizo Kristo yahereyeho? Yarababwiye ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko abantu benshi bazaduka biyita ngo ni jye Kristo. Igisubizo cya mbere Yesu yahaye abigishwa be ntabwo yababwiye ngo hazabaho ibihuha by'intambara, hazabaho inzara, hazabaho ibyorezo, kubera ko ibyo ngibyo biri inyuma y'itorero. Bakundwa, ibyo bigomba gusohora inyuma y'itorero. Igisubizo cya mbere yatanze ubwo yari abajijwe n'abigishwa be ibijyanye no kurimbuka kwa Yerusalemu ndetse no kugaruka kwa Kristo, Yesu yibanze mu itorero ati mwirinde hatagira ubayobya. Ku murongo wa 4 Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Umurongo wa 24 kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya abandi n'intore niba bishoboka. Maze ku murongo wa 25 ngo dore mbibabwiye bitaraba. Kandi wari wigeze kuvuga umurongo ugaragara mu bakora rw'Abakorinto igice cya 2 ku murongo wa 11 kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye. Iyi niyo mpamvu tugomba kwiga ubugorozi bw'icyiganano Satani yakoresheje mu gihe cya Luteri kugira ngo aburizemo ubugorozi, kuko icyo cyiganano ari cyo agomba gukoresha muri iyi minsi ya nyuma. Ndetse uyu munsi bukaba bwaratangiye kugaragara mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ndetse no muri Babuloni. Nuko rero tugomba kubugaragaza, tukaburira abantu ku bijyanye nabwo, ndetse tukabuvuga
kubivuga ku mugaragaro kugira ngo tubashe gukomeza ubugorozi bwa giprotestante muri iyi minsi ya nyuma isoza isi. Tugiye gutanga irindi somo rigaragaza uburyo mu minsi ya nyuma turimo hazaboneka abakristo bashya ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma. Ndabona urimo gucukumbura muri Bibiliya, mbese ni byiza? Yego, nashakaga ijambo rivuga ngo nta gitangaza. Turisanga mu rwego rw'Abakorinto igice cya 11 duhere ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Mbese twakomeza? Yego. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 2 duhere ku murongo wa 1. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 2 duhere ku murongo wa 1. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe, aho ni he? Mu itorero hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirisinzira rizatinda, kandi kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Abahanuzi b'ibinyoma mu itorero, kandi ijambo ry'ingenzi ririmo aho ngaho ni rwihereranwa ibanga, ku buryo nta muntu ushobora gupfa kubavumbura. Niyo mpamvu tugomba kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo bitubashishe kuvumbura ayo matsinda y'abahakanyi. Niyo nzira rukumbi yo kubavumbura. Nanone turajya mu rindi somo riboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4. Turatangira ku murongo wa 1 aho batubwira ko Pawulo yatongereye Timoteyo imbere y'Imana na Kristo kugira ngo abe umuntu muzima wigisha inyigisho nzima, kandi akaba maso akabwiriza ijambo ry'Imana akagira umwete. Umurongo wa 3 haravuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bakurikize imigani y'ibinyoma. Iri ni somo nanone nagira ngo twongereho ni mu rwa mbere rwa Timoteyo n'ubundi igice cya 4 ahatubwira amagambo akurikira ngo mu gihe kizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, kandi iyo ni imyuka yo kuyobya. None Satani yaba yarinjije mu itorero ubuyobe? Yego. Nuko rero mureke dutege amatwi twitonze, kuko ibyo twavuze byose byari intangiriro. Nuko rero nimureke twinjire mu ndiba y'iki cyigisho. Icyigisho kivuga ngo iterambere ry'ubugorozi mu Budage kikaba ari nacyo gihagarariye umurimo tugomba gukora muri iyi minsi. Iyi subi tugiye gusoma mu ntambara ikomeye iratugaragariza uburyo Satani yagombaga kwinjiza ubugorozi bupfuye mu matorero y'Ababuloni. Aka kantu ntimukibagirwe, intego ye nyamukuru ni ukugira ngo umunsi tuzaba tubajyaniye ubutumwa bw'iki gihe bazabe biteguye kubujugunya hakiri kare, afate mpiri ubwonko bwabo. Nuko rero igihe ubutumwa buzabageraho bazabe biteguye kubwanga. Intambara ikomeye ku rupapuro rwa 332 ni ku isubi yaho ya 4. Nubwo kwizera n'ubutungane byagabanutse hirya no hino muri ayo matorero, harimo abayoboke nyakuri ba Kristo. Muri ayo matorero y'Ababuloni, mbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa isi, mu bwoko bw'Imana hazabamo ububyutse bwo kubaha Imana k'umwimerere kutigeze kubaho uhereye mu gihe cy'intumwa. None ngo ibyo bizaba kuri bande? Ni bande umwuka wera w'Imana uzamanukira? Ni ku bwoko bw'Imana ruri mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. ngo bizaba ari imbere y'ikihe gihe, ni imbere y'uko urubanza ruheruka rw'Imana rucirwa ku isi. Ibyo bivuze iki? Ni ibyago 7 by'imperuka. None ni ikihe kimenyetso kibanziriza guhana guheruka kw'Imana ubwo izabihana abanze kwihana? Ni itegeko ry'icyumweru. Mbere y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa gihatirwa abantu, mbere y'uko icyumweru gishyirwaho nk'itegeko, mbere y'uko ibyago 7 bimanukira isi, Satani azabanza azane ikintu cyitwa ububyutse bw'urwiye ruto. Mbere na mbere buzabanza buzana mu matorero y'Ababuloni. Reka dukomeze dusome. Mwuka w'Imana n'imbaraga zayo bizasukwa ku bana bayo. Icyo gihe abantu benshi bazasohoka muri ayo matorero, aho urukundo rw'iby'isi rwasimbuye gukunda Imana n'ijambo ryayo. Hepfo umwanzi w'abantu ashaka gukoma mu nkokora uwo murimo.
murimo, kandi mbere y'uko igihe cyo kwamamaza uko kuri kigera azashishikarira kuwubuza kubaho akoresheje kwinjiza ibyiganano. None mu gihe cya Martin Luther higeze habamo ibihimbano kugira ngo biburizemo ubugorozi bwa giprotestanti? Yego. None ubu turabwirwa ko ibyo bihimbano bizongera bikaza kugira ngo n'ubundi ubutumwa buburizwemo? Yego. Ni ibyabaye byongera bikisubiramo. Dukomeze dusome. Muri ayo matorero umwanzi abasha gushyira munsi y'ubuyobozi bwe bushukana, azatuma hagaragara ko hasutswe umwuka w'Imana udasanzwe. Hazagaragara icyo abantu bazatekereza ko ari ugukanguka gukomeye ko mu by'iyobokamana. Abantu benshi bazashimishwa cyane no kwibwira ko Imana iri kubakorera ibitangaza, kandi ko mu by'ukuri uzaba ari umurimo ukorwa n'undi mwuka. Satani yiyoberanije mu mwitero w'idini azagerageza kwagura ubutware bwe aharanga ubukristo hose. Ndifuza ko buri muntu wese azirikana iyi ngingo kugira ngo itamucika. Mbese Satani azigera azana ububyutse bwo kwiyoberanya mu madini ya Babuloni? Yego, kugira ngo arebe uburyo ubutumwa bwiza nibumara kubageraho buzasanga ibitekerezo byabo byarapfuye. Yego, ibyo noneho bizatuma banga ubutumwa bw'iki gihe. Mbese Satani ashaka gukorera muri Babuloni honyine? Oya, arashaka no gukorera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, akazanamwo ububyutse bw'ibihimbano. Kubera ko Satani asobanukiwe neza ko twebwe Abadiventiste umunsi wa karindwi ari twe twahawe ijambo ry'Imana, ndetse tugahabwa n'ubutumwa bwo mu Byahishuriwe igice cya 14. Nuko rero kubera ko azi ko ari twe tugomba kujyana ubutumwa bw'abamarayika batatu tukajya kububwiriza muri Babuloni, yihutira kuzana ububyutse bw'ibihimbano mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugira ngo tudashobora kujya kwamamaza ubwo butumwa bwiza. Bityo rero arifuza ko izo mbuto zitaba imbuto nziza, ahubwo zihinduka urukungu. Ibi birasobanutse. Imana ihimbazwe. Nuko rero Satani arashaka ko impande zombi muri Babuloni abibe y'urukungu, hanyuma noneho aza mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi naho ashyiramo ububyutse by'urwiyerurutse rw'ibihimbano. Mbese dushobora kubihamya? Yego. Ariko reka mbanze mvuge ko ari gukorana imbaraga zikomeye cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kurusha ndetse muri Babuloni, kuko azi ko muri Babuloni yamaze kubifatira. Arashaka rero kubagumisha muri iyo mitego yaho, ahubwo arashaka gukora ku buryo bukomeye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kubera ko icya mbere azi ko igihe cy'imbabazi kizarangirira bwa mbere nk'uko urubanza rwatangiriye mu Badiventiste bwa mbere. Icya kabiri nanone arashaka kuduhagarika kugira ngo tutabona uburyo twabona ubutumwa tujyana kubwiriza amatorero yo muri Babuloni. Mbese bizishobora kubibonera ibihamya? Yego. Turebe ubutumwa bwatoranije umuzingo wa mbere. Umwanzi w'abantu yashatse kuzana ishidikanya rivuga ku ivugurura rikomeye. Ijambo rya nyuma nanone ku bijyanye n'ivugurura mu Badiventiste umunsi wa karindwi, kandi avuga ko iri vugurura ryashingira ku kureka inyigisho zihagaze nk'imfatiro zo kwizera, rigatangira umurimo wo gushyiraho imikorere mishya. Mbese iri vugurura riramutse ribayeho, mbese hakurikiraho iki? amahame y'ukuri ay'Imana mu bwenge bwayo yahaye itorero ryasigaye yari kwibagirana. Imyizerere yacu yari guhinduka. Amahame shingiro yakomeje umurimo mu myaka 50 ishize yari gufatwa nk'ibinyoma. Hari kubaho imikorere mishya, ibitabo by'uburyo bushya byari kwandikwa, hari kubaho n'inyigisho zerekeranye n'ubucurabwenge. Abahanze ubu buryo bushya bari kujya mu mijyi bakahakorera umurimo utangaje. Isabato ndetse n'Imana yayiremye mu by'ukuri ntibyari kwitabwaho. Nta na kimwe cyari kwemerwa gukumira iyo mubiri nshya. Noneho turibonera ikiganano. Mbese buri wese arabibona? Bivuze ko dufite ibyiganano mu Badiventiste umunsi wa karindwi, nanone tukagira ibyiganano muri Babuloni, kandi bizanywe na Satani. Ikibabaje ni uko Abadiventiste benshi badashobora kuvumbura ibi ngibi, kuko bazi ko izina bafite ndetse n'amateka yabo yubakitse neza, bavuga ko ubuyobe budashobora kugera mu itorero ryabo. Nuko rero ku buryo butunguranye, buhoro buhoro bakagenda babwinjiramo kugeza ubwo bubabata. Nuko rero inshuti zanjye, ari amagambo mushobora kuyasoza. Reka twibukiranye. Twamaze kwemeza ko Satani yakoresheje ubugorozi bupfuye mu gihe cya Martin Luther. Tumaze kubona ko Satani arimo gukoresha ubwo bugorozi bupfuye haba muri Babuloni ndetse no mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi uyu munsi. Icyo tugomba gukora rero ni uko tugomba kongera gusubira mu gice kivuga iterambere ry'ubugorozi mu Budage, tukareba niba ubugorozi uko bwagenze n'uburyo bwarwanye
barwanije n'ubugorozi bw'igihimbano mu gihe cya Martin Luther, tukareba niba uyu munsi nanone birimo gukuba. Nuko rero ibyo bimenyetso byo mu gihe cya Martin Luther nitubisanga mu itorero ry'Abadiventiste uyu munsi biranga ubugorozi bw'ubwiganano, biraba bisobanuye ko hari abantu barimo kubuyobora mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugira ngo ububurizemo ubugorozi bwa giprotestante. Bityo rero nituvuga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2017 ku rupapuro abaprotestante baguye ndetse n'abandi b'isi bazihuza n'ubupapa kugira ngo basinye ku rupapuro ngo ubuprotestante burarangiye, nuko rero tuzamenya ko byari bimaze igihe kirekire mu Badiventiste umunsi wa karindwi ndetse n'uyu munsi mu kwa 4 2017 ko hari itsinda rishinzwe kurwanya ubugorozi bw'abaprotestante mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kugira ngo rirandurane ubugorozi n'imizi, rubuhindure, rubusunike, rubwirukane. Tubanze twitegereze ubugorozi bw'ibihimbano uko bwabaye mu gihe cya Martin Luther. Icya mbere nk'uko tugiye kubisoma turaza gusanga abaka bazanye ubwo bugorozi bw'ubuhimbano baravuga ngo ijambo ry'Imana ntabwo rikwiye kugenderwaho nk'umusingi wo kwizera n'amahame shingiro y'itorero. Ijambo ry'Imana ntabwo rikwiriye kugenderwaho nk'umusingi shingiro ryo kwizera ndetse n'amahame y'itorero. Mureke tubisoma ahangaha mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'134 ni ku isubi yaho ya 4 haravuga ngo abantu bamwe bamaze gukorwa ku mutima no gukanguka kwabayeho mu by'iyobokamana bibwiye ko bahawe uguhishurirwa kudasanzwe kuvuye mu ijuru, maze bavuga ko Imana yabahaye inshingano yo gukomeza ubugorozi Luther yari yaratangiranye imbaraga nke nk'uko babivugaga. Mu by'ukuri basenyaga umurimo Luther yari yarakoze, birengagije ihame rikomeye ryari urufatiro rw'ubugorozi byavugaga ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi wihariye wo kwizera n'imikorere. Aba baka mu buyobe bwabo ngo bavugaga ngo iki? Mbese n'iki batakaje? Bafashe ijambo ry'Imana barishyira ku ruhande maze batakaza ihame rivuga ko ijambo ry'Imana ari ryo muyobozi wihariye wo kwizera n'imikorere. Yego, Luther yigishaga ko ijambo ry'Imana ari ryo shingiro ry'ubuyobozi, umuyobozi wihariye wo kwizera n'imikorere. Hanyuma amagambo akurikiraho atugaragariza ko ubwo bari bamaze gushyira iruhande Bibiliya nk'igikoresho cy'ingenzi cyo kuvumbura amakosa n'ibinyoma, nuko rero Satani yafunguye indi nzira bagomba gukoresha, bagendera ku ntekerezo zabo ndetse no ku bushake bwabo. Amagambo akurikira hepfo aravuga ngo kubw'iki gikorwa cyo gushyira iruhande Bibiliya iyo ifite ububasha bwo kuvumbura amakosa n'ibinyoma, Satani yafunguriwe inzira kugira ngo ayobore intekerezo uko ashaka. Reka tube duhagaze ahangaha tubonyemo ibintu bibiri. Icya mbere ni uko bafashe Bibiliya bayishyira ku ruhande nk'ishingiro ryo kwizera n'imikorere. Icya kabiri, ubwo bari bamaze gushyira igikoresho gishobora kuvumbura ubuyobe n'ibinyoma ku ruhande, Satani yahise yinjira mu itorero noneho maze asenya bizera uko yishakiye, abayobya abayerekeza aho ashaka. None uyu munsi dushobora kubona mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi abantu barimo kuvuga ngo Bibiliya ntikiri ishingiro ry'ukwizera kwacu ndetse n'imikorere. Niba dushobora kubabona aba bantu noneho nibo bakoze itsinda ry'abaka mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi uyu munsi. Aba bagabo nta kindi bakora uretse kuburizamo ubugorozi Imana ishaka gukomereza gukora mu itorero ry'Abadiventiste ndetse no muri Babuloni. Nimwirebera ahangaha, uyu ni umwanzuro watorewe ku itariki 2 z'ukwezi kwa 7 2005 utorerwa ahantu yitwa St. Louis, Missouri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore umwanzuro wafashwe wari uteye utya: inyandiko za Ellen White zizahora iteka zitugarura inyuma zitwerekeza kuri Bibiliya iyo nk'ishingiro ry'ukwizera kwacu ndetse n'imikorere. Nuko uwitwa Emmanuel M. Rodriguez akomeza avuga ngo umurimo wakozwe na mushiki wacu White ushobora kutwunganira, ariko ntabwo ushobora kuba ishingiro ry'ukwizera kwacu n'imikorere yacu. Mbese noneho turirebera abagabo muri iki gihe cyacu, turirebera abantu b'abagabo baba barimo kuyobora uburyo bwo kurwanya ubugorozi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi barwanya ijambo ry'Imana. Mureke twumve amagambo neza. Niba inyandiko za Ellen White zidashobora kuba ishingiro ry'ukwizera kwacu ndetse n'imikorere yacu,
harya turamutse tugize ikibazo tugira tukajya kureba ijambo mu nyandiko za Ellen White abo bagabo baravuga ngo biremewe oya none ubwo inyandiko ze tuzazimaza iki ni ukuzijugunya ku ruhande mbese Imana yaba yaraduhaye izi nyandiko kugira ngo zitubere mu kuri kose yego rwose nuko rero kandi ibi ngibi byatorewe ku rwego rw'ubuyobozi bw'itorero ku isi yose mbese mwaba mwarigeze mwumva abayobozi b'itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi bavuga ngo igihe cyose amatorero igihe cyose abayobozi b'amatorero bihurije hamwe baturutse ku isi yose bakihuriza mu nteko rusange icyo bazatorero cyose kizaba kibaye ijwi ry'Imana mwarabyumvise yego rwose kandi ikibabaje cyane ni uko bafata inyandiko za Ellen White bakazishyigikiza iyo myanzuro yabo bakavuga ko Ellen White ariwe wabivuze nuko bagafata inyandiko za Ellen White bakazishyigikiza ibyo bitekerezo byabo bakavuga ko Ellen White ariwe wabihamije mbese ijwi ry'Imana niryo ryatoye ko inyandiko za Ellen White zishobora gufasha umuntu ariko zitashobora kuba ishingiro ry'imyizerere n'imikorere nimutekereze kuri icyo kintu mwumve neza niba baravuze ko inyandiko za Ellen White zishobora kudufasha kunganira zikatuyobora kuri Bibiliya ariko zidashobora kuba ishingiro ry'imyizerere yacu n'imikorere yacu buhoro buhoro bizarangira bavuze ko na Bibiliya ubwayo idashobora kuba ishingiro ry'imyizerere yacu ndetse n'imikorere yacu niko bimeze maze bahamye ko bagomba kuyisobanura bagendeye ku myumvire yabo ndetse n'ibyo bifuza maze bafata ibyo biyumvira ndetse n'imigambi yabo hejuru y'ijambo ry'Imana none uyu Emmanuel Rodriguez ninde ni umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'iyobokamana mu itorero ry'Abadiventisti aba ni abayobozi mu itorero ryacu aba ni abakaba muri iki gihe dore ngaba turabirebera imbere yacu kandi ubwo dukomeza kureba ibi ngibi icyo bishushanya kuri twe nibirebera ahangaha nshuti zanjye muri 2015 nyuma y'imyaka 10 habaye iki batoye ko inyandiko za Ellen White zitagifitwemo ububasha bw'ukuri ko adakwiriye gufatwa nk'inkomoko y'ukuri mu itorero ryacu maze bavana ko yari intumwa y'Imana bishyiriraho andi mazina bishakiye aha barakomeza bavuga ko inyandiko ze zitazongera gufatwa nk'izifite ububasha ndetse bukomeza bw'inkomoko y'ukuri inkomoko y'ukuri mu itorero nuko rero arandika avuga ngo igihe cyose bazaba bavuze ko inyandiko ze zitari inkomoko y'ukwizera ndetse n'amahame shingiro bazaba bakuyeho ikintu kigenzura ifuti none ni ikihe gikoresho Imana yatanze ikagiha itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi ikavuga ko aricyo kizarifasha kuvumbura amafuti ni Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi kandi twibuke ko Imana yavuze ko idashobora kugira icyo ikora itabanje kumenyesha abagaragu bayo b'abahanuzi ubutumwa bwatoranije umuzingo wa mbere paje 55 mu kinyarwanda Satani akomeza kungikanya ibinyoma nyamara bitagaragara ko ari byo kugira ngo ateshe abantu gukuri ikinyoma giheruka cya Satani kizaba icyo gutesha agaciro ibihamya bya mwuka w'Imana aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge Satani azakorana ubuhanga bwinshi kandi akorere mu buryo butandukanye n'abantu batari bamwe kugira ngo ahungabanye icyizere ubwoko bw'Imana bwasigaye bufitiye ibihamya nyakuri hazabaho urwango Satani azenyegeza kurwanya ibihamya ibikorwa bya Satani bizaba ibyo guhungabanya uko amatorero yizera ibihamya kubera iyi mpamvu Satani ntashobora kubona inzira igaragara yacamo kugira ngo yinjize ibinyoma bye kandi ngo ahambire abantu mu buyobe bwe igihe imiburo gucaha n'inama z'umwuka w'Imana byumviwe iyi niyo mpamvu bari bahumekewe na Satani maze bajya imbere mu nteko rusange batora ko inyandiko za Ellen White zidashobora kuba inkomoko y'ukwizera kwacu ndetse n'imikorere yacu barashaka kurimbura ikigaragaza ikinyoma haba mu itorero haba aho batuye ndetse no mu bigo byabo ibyo nibyo bihuje rwose n'intego yo gutuma abantu bagira umwijima mu by'umwuka bigatuma ibitekerezo byabo bihuma batamenya ijambo ry'Imana ibi nibyo turi kwibonera ubu ngubu mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi intego ye nyamukuru ni uko aho ananiwe gukoresha imbaraga akoresha uburyo bwo kuyobya mbese ubu noneho turibonera abagabo b'iki gihe tukaba twibonera itsinda ry'abantu bari mu itorero ryacu bashinzwe kuburizamo ubugorozi bashinzwe kuburizamo umurimo w'ububyutse n'ubugorozi ukorerwa mu itorero ryacu kandi ubu ni ubundi buryo bushya bwo kurwanya ubugorozi nishimiye kuvuza ayo magambo nuko rero iyo tuvuga ibijyanye n'abajesuite nizera ko Abadiventisti b'ukuri abo ngabo bacukumbura mu byanditswe
to counteract bazaba the biteguye Protestant kumenya ko Reformation, to abajesuite kill the umugambi Protestant wabo nyamukuru Reformation, ni uwo and kugira to ngo restore barwanye popery ubugorozi back to barimbure prominence. Here we ubugorozi have, maze within bazamure the Seventh-day ubupapa Adventist movement, a kugira ngo bushyirwe ku counterfeit going isonga. on Aha dufite to mu itorero snuff ry'Abadivantisiti out umunsi wa its karindwi extent, to abantu neutralize bashinzwe the kurwanya true ubugorozi revival bashinzwe gukora and uko bashoboye kose reformatory ngo barebe ko movement. barimbura Let's get back to umurimo Luther's w'ububyutse account. n'ivugurura. Look at this. This is again page 187. mureke dusubire mu ntambara Page ikomeye ku bijyanye 186. n'ibyo This Ruteri is yagaragaje. another Aha ngaha ni identifying ubundi mark buryo of the bushya bwo fanatics kuvumbura who aba brought bantu in bazana ubugorozi bw'icyitiriho the counterfeit bazana ivugurura revival. Look ripfuye at what they barizana said. mu They said, itorero. "We are murebe aha apostles. ngaha We have ku rupapuro rw'ijana na received mirongo itatu na gatanu communication from hari heaven." amagambo They even atugaragariza said, "Gabriel abagorozi came down and spoke b'ibyiganano with us." Look baje at bakinjiza Hillary. ubugorozi bupfuye It says what? baravugaga bati turi intumwa kandi twivuganiye n'ijuru Imana yavuganye natwe. murebe aha ngaha ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na gatanu isubi ya mbere abagorozi b'izo nyigisho bagiye Wittenberg maze ibyo bavugaga babibwira Melanchthon na bagenzi be. baravuze bati Imana yadutumye kwigisha abantu twaganiriye n'uhoraho tuzi ibizaba. mu magambo make turi intumwa n'abahanuzi kandi turabimenyesha na Ruteri. aha bavuze ngo iki? baravuga ngo ni intumwa zaturutse mu ijuru kandi zikaba zahawe ubutumwa n'ijuru. murebe aha ngaha duhagarare gato. igihe cyose tuzumva mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi abantu bavuga ngo uyu nguyu yoherejwe n'Imana, uyu yahawe ubutumwa n'Imana, bakavuga ngo twongeye natwe guhabwa umwuka nk'uwahawe Ellen White. aba bose tuzamenye ko ari abaka, aba tuzamenye ko ari abantu barwanya ubugorozi. ntabwo umuntu akwiriye kwita uburyo bavuga, uburyo banyereza akarimi, uburyo ari abahanga mu kuvuga. reka mbabwire ko aba ngaba ni abantu baba barazanye mu itorero kugira ngo barwanye ubugorozi n'ivugurura bya nyabyo. kandi ubu dufite benshi bavuga ngo Yutef, Victor Yutef ngo ni umuhanuzi w'Imana, ngo uyu nguyu ngo ajye abona amayerekwa aturutse mu ijuru. nshuti zanjye dukwiye kwitondera ibyo tuvuga kubera ko iri tsinda ryuzuyemo n'ubwaka. mureke dusubire ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane ni ku isubi isoza. umwe muri abo bahanuzi yavuze ko yabonekewe na marayika Gaburiyeli. icyo nashaka kuvuga kuri aya matsinda y'abanyabwaka ni uko aba bantu uzababwirwa n'uko bafata ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo bakabishyira hejuru y'ijambo ry'Imana. barwanya inyandiko za Ellen White bagafata Bibiliya bakayishyira ku ruhande. inzira imwe rukumbi ushobora kubaboneramo ubu bwaka abaya matsinda bose uko bagiye baduka bose bagiye barwanya umwuka w'ubuhanuzi. iyo niyo nzira ishoboka wabamenyeramo. mbese nagira icyo nongeraho, uzaba abanyabwaka mu gihe cya Ruteri cyo bavugaga ngo ahantu ho babwira Melanchthon ngo aho Ruteri yagarukiye twebwe dushobora gukomezaho tukagera kure cyane ngo twabonye umucyo mushya. kandi inzira imwe yonyine bagenderagamo ni ugufata ibyifuzo byabo n'amarangamutima yabo maze bakayazamura hejuru bagashyira ku ruhande ijambo ry'Imana. umuntu wese uzaza ababwira ngo mushiki wacu Ellen Gould White ntabwo yigeze ahabwa umucyo wose dushobora kugenderaho muri iyi minsi, uzirukanka uhungu uwo muntu, kubera ko kuri kose dukeneye kugeza ku kaga k'itegeko ry'icyumweru ndetse no gukomeza kugeza ku bugingo buhoraho. byose tubisanga mu bitabo 9 muri volume 9 z'ibihamya by'itorero, iby'umurimo w'ubuvuzi mu bitabo 5 bivuga iby'amakimbirane y'ibihe byose, ndetse no mu bindi bitabo byanditswe na Ellen White turabisanga mu rwibutso n'integuza ndetse no mu bimenyetso n'ibihe. mureke tugaruka aha ngaha. tumaze gusoma ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane ku magambo asoza aravuga ngo umwe muri abo bahanuzi yavuze ko yabonekewe na marayika Gaburiyeli. mureke dutuze gato. ubwo nasomaga aya magambo navuze ngo uhoraho, mbese mu by'ukuri ibyo ndimo gusoma nibyo nibonera? mureke gato mbabwire. ubwo aba bakabavugaga ngo bivuganira na marayika Gaburiyeli bahise babona abayoboke. none ikibazo cyanjye ni iki? mbese aba bantu babonye abayoboke? yego rwose. mbese baba barinjiye kugira ngo barwanye ububyutse n'ubugorozi bizima? yego rwose. none uyu munsi twaba dufite abantu, amadini yivuga muri bo. abantu bayo bakaba bavuga ngo abantu bashinze aya madini bari baravuganye na marayika Gaburiyeli. yego, abo ni bande? dufite abamormo, dufite abamormo, dufite abisilamu.
communicated kubera ko with bivugira the ngo prophet marayika Muhammad. gaburiyeli yivuganiye n'abahanuzi Is babo that a false movement? muhamedi mbese abangaba ni abahanuzi b'ibinyoma mbese abangaba ni amatsinda ashinzwe kurwanya ubugorozi mu buryo bufatika rwose mbese baba ari abagorozi b'ibyiganano ariko murebe turacyafite umupasiteri w'umudivantiste uyu munsi witwa Dwight Nelson umuyobozi ufite ubunararibonye mu itorero ry'abadivantiste agahagarara imbere ku ruhimbi yarangiza akavuga ngo muhamedi yiboneye iyerekwa rikinguye imbonankubone na marayika gaburiyeli ati gaburiyeli akamwihera ibonekerwa iyerekwa none ubu tugende kuri iki cyigisho turimo kwiga Dwight Nelson twamufata dute n'umwaka n'umwigisha w'ibinyoma aya matsinda y'ababwiriza yuzuyemo ubwaka nk'uko byari bimeze mu gihe cya Martin Luther ni nako n'uyu munsi biri reka babwire ngo aya matsinda y'aba bantu yuzuyemo abantu bashinzwe kurwanya ububyutse n'ubugorozi by'ukuri mbese iyi ngingo irumvikana neza nshuti zanjye nimurebe ahangaha haravuga ngo inyenyeri iracyamurika hejuru y'ubwisilamu uyu ni Dwight Nelson wabivugiye ku ruhimbi yaravuze ati Allah ni izina ry'Imana ihoraho Allah ni umuremyi w'umubumbe Allah niwe Mana ya Aburahamu Isaka na Yakobo na Ishimayeli maze akomeza avuga ngo Korani yigisha imbuto z'ukuri mvajuru kose nkeneye nawe ukeneye The seeds are all there. nkeneye nawe ukeneye ukuri kw'ijuru kuri muri Korani uku ni ukuri kw'ikuzimu ntabwo ari ukuri kuzima ntabwo ari imbuto nzima noneho mukurikira ahangaha uyu nguyu ahagaze ahangaha nka pasitoro wa the flagship ikorera muri universite ya Andrew cyangwa se muri Andrews University mu badivantisi umunsi wa karindwi iri torero ni iritwibutsa ni iryabayeho kuva mu gihe cy'abahanze iri torero ryacu abapasitori bose bo mu badivantisi umunsi wa karindwi nibo bafata nk'icyitegererezo abantu bose basohoka mu ishuri rya teoloji nk'aho aribo banyuramo nk'umuryango mu gihe basohoka berekeje mu matorero bagiye kwita ku mukumbi w'Imana none mu gihe avuga ngo imbuto yose y'ukuri dushobora kuyisanga muri Korani aba bantu bakiri bato bagiye gusoma bazasoma iki nta kindi uretse Korani bavandimwe aba bantu bazanye mu itorero na Satani kugira ngo bace intege ubugorozi nyabwo kugira ngo bice ubugorozi kandi ikintu gitangaje aha noneho tugeze muri 2016 yego icyo nashakaga kuvuga muri 2010 abantu bashobora gutekereza ko yabivuze byamutunguye bakavuga ngo mu 2016 noneho ashobora kuba yari yaramaze kubona umucyo mushya maze akihakana bwa buyobe yavuze akaba noneho uyu munsi yarahindutse ariko ahangaha muri 2016 biragaragaza ko ifite ya myumvire ya kera ariko mutekereze kuri iki ni iki cyatumye yumva ko afite uburenganzira bwo kuvuga amagambo ameze nk'ariya ku ruhimbi ruzwi cyane mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi ni uko yari azi ko nta gucyahwa na kumwe kuri bukurikireho ibyo rero byatumye mu 2016 noneho ari mu nzu y'ibitabo by'abadivantisi umunsi wa karindwi ajya ku ruhimbi abwiriza amagambo yageragaye mu ndimi zose none ahangaha biri mu Kiespanyol ikibwirizo cyari gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo inzozi Uwiteka gufitiye hano hari amagambo noneho dufite mu Cyongereza reka tuyasome yaje kwandika igitabo cyitwa God's Dream for You cyangwa se inzozi z'Imana kuri wowe ku rupapuro rwaho rwa 301 mu Cyongereza haravuga ngo mbese Muhammad yari muntu ki igisubizo yavukiye mu bwoko bw'abakurayike muri Maka 570 nyuma yaje kuba ipfubyi maze arerwa na nyirarume amaze kugira imyaka 25 Muhammad yaje gushakana n'umupfakazi w'umukire cyane nuko nyuma y'imyaka 15 ari mu buvumo yaje guhabwa iyerekwa riturutse kuri marayika Gaburiyeli maze amayerekwa akomeza kuyahabwa mu gihe cy'imyaka 12 nuko kubera kubaha uwo marayika Muhammad yaje gutangira kwigisha kandi yigisha ko hari Imana imwe yonyine rukumbi y'ukuri ariyo Allah imyaka 20 nyuma y'urupfu rwe ayo mayerekwa yose yaje kwandukurwa maze ashyirwa mu gitabo cyitwa Quran mbese bishoboka bite ko mu mwijima w'igipagani Imana ishobora kugerageza kuhashyira umucyo w'ukuri arimo guhamya ko aya matsinda y'ubuyobe Imana yavuganye nabo binyuze muri marayika Gaburiyeli aba ni abakabo muri iki gihe cyacu aba bantu bazanye mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi kugira ngo bice ubugorozi buzima
kandi uyu mugabo ndetse na bagenzi be uyu munsi baratera abapasitoro. Ariko reka twumve ibyo mushiki wacu White yavuze. Mushiki wacu White aravuga ngo abagabo nk'abo bakwiriye gusezererwa. Mu bihame by'itero umuzingo wa 5 ku rupapuro rwawo rwa 14 haravuga ngo haranditse ngo igihe abarimu ndetse n'abaprofeseri bazaba bamaze kugambanira amahame y'iyobokamana kugira ngo banezeze ab'isi, banezeze abakunda ubuzima buryoshye bw'isi, aba bangaba bagomba gufatwa bagatakarizwa icyizere maze bagasezererwa. Mureke tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yego icyo nashaka kuvuga, mbese niyo bakwirukanwa inyandiko zabo zo zizagenzwa zite? Kubera ko ibitabo byabo ndetse n'inyandiko zabo ziracyazenguruka mu mazu yacu agurishirizwamo ibitabo, bikaba bikirimo kugurishwa kubera ko imirimo yabo ndetse n'inyandiko zabo zikomeza kubakurikirana. Kubw'iyo mpamvu rero ikintu cyose kibakomokaho bigomba kuvanwa mu mazu yacu y'ibitabo, bikavanwa mu mashuri, bikuvanwa mu bitabo byacu byose twandika byose. Byakozwe n'intumwa y'igice cya 20 ku murongo wa 24. Hano Pawulo arabwiriza, arimo gutanga umuburo uheruka ku bashinzwe kurebera itorero. Umurongo wa 24 haravuga ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None dore nzi yuko mutazongera kumbona aho nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Kwikubitiro ni bandi arimo kubwira ni abantu bashinzwe kureberera umukumbi. Umurongo wa 29, nzi yuko nimara kuvaha amasegaryana azabinjirana ntababarira umukumbi. Dukomeze. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Nshuti zanjye, mbese ngo aya masegaryana azaba ari hehe? Ni mu mukumbi, ni mu itorero. Bazaba bari mu itorero kugira ngo barimbure umukumbi w'Uwiteka. Uyu ni umuburo utyaye. Niyo mpamvu aba babwiriza bose, abapasitoro, ababigisha bakwiriye gusezererwa. Aba ni abakabiki gihe, ni abantu barimo kwangiza ubugorozi dukwiriye kubwiriza Abadiventiste umunsi wa 7 bagomba gutanga muri iyi minsi iheruka babwiriza isi. None nimureke mvugira ijambo. Ni kubera iki umuyobozi wacu mukuru Ted Wilson urimo guhamagarira abantu ububyutse n'iki n'ivugurura? None uyu munsi umuyobozi Ted Wilson akaba arimo kwemerera abagabo nka Dwight Nelson urimo kwigisha ubuyobe bukomeye, akemerera abagabo nka Manuel Rodriguez twamaze gusoma uvuga ngo inyandiko za Ellen White ntabwo zishobora kuba inkomoko y'ukwizera kwacu n'amahame shingiro yacu, maze itorero rikabitora rikabyemeza. None uyu munsi aba bagabo nk'aba bakaba bakemererwa gukomeza guhembwa ku cyacumi cyera cy'Uwiteka. Yego rwose. Kandi ikindi nashaka kukubwira ni ikintu kidasanzwe cyabaye ku isabato yashize. Icyo kikaba cyari kirimo na Ted Wilson. Mureke murebe ahangaha ni mu kinyamakuru cyitwa Adventist News Network, kandi kikaba cyarimo ubwo Ted Wilson yabivugagaho ahuje Facebook na Twitter. Hepfo aravuga ngo ndashaka kumenyesha abizera b'itorero amakuru y'ingenzi cyane ajyanye n'ibikorwa by'indashyikirwa by'itorero, harimo ububyutse n'ubugorozi, harimo umurimo dukwiye kugeza ku migi, harimo uburyo dukwiriye kugeza ku bantu ubuvuzi ndetse n'ibijyanye n'uko twese dukwiriye kwinjira mu murimo w'ivugabutumwa. Uko niko Ted Wilson yavuze mu kinyamakuru cyitwa Adventist Review. Ariko ikibazo ni iki ngiki, niba dushaka guteza imbere umurimo w'ububyutse n'ubugorozi ndetse buri muntu wese akibona mu murimo w'ivugabutumwa, n'umugambi w'uko tugomba kujya kubwiriza mu migi, nyamara ukaba wemerera abayobozi babwiriza amafuti. Abaprofeseri barimo kwigisha ubuyobe budasanzwe, bakaba barimo kwamamaza inyigisho za Satani ku ruhimbi, ukabemera ko bakomeza guhembwa icyacumi cy'Uwiteka. Ni ubuhe bwoko bw'ibwiriza butumwa ugiye kujyana mu migi?
Book 1, page 204, the founders of Bibiliya this movement bitugarura mu would butumwa go into the bwatoranije umuzingo wa cities mbere and do a ahavuga ngo wonderful iri tsinda work. ry'aba bagabo The bazajya mu Sabbath, mijyi of bakora course, umurimo would be lightly w'indashyikirwa. regarded as also the God who created it. Isabato ni So ukuri now, what's the izateshwa point? agaciro So kimwe while n'Imana we are yayishyizeho. saying, watch out nuko for nshuti zanjye munyumvira Jesuits on ahangaha the ni gute outside. dukomeza kubwira abantu ngo nibakomeze basuzume These imikorere breeds y'abajesuiti bulls in inyuma the church. y'itorero nyamara aya These masega arumana. fanatics in the church, their impact Aba their bantu impact b'ubuyobe is buzuye mu more. itorero barimo kurushaho gusenya itorero, It's more destructive upon the people inside Seventh-day barimo kurimbuza Adventists ubwoko than bw'Imana mu Jesuits itorero on the ry'Abadivantisiti umunsi wa outside. karindwi kurusha uko abajesuiti barimo gusenya hanze y'itorero. Kandi nanone ibyo biza bizana mu bitekerezo byanjye impamvu nyamukuru y'abajesuite ni ukurwanya ubugorozi. Ni uwuhe murimo w'abaka wo? Ni uwo kurwanya umurimo w'ubugorozi. Nuko rero aba baka bari mu itorero barimo gukora umurimo nk'uw'abajesuite barimo gukora hanze nubwo bakorera mu byiciro bibiri bitandukanye. Muzirikane ko ahangaha tumaze kubona Dwight Nelson, ahandi twabanje twasanze Manuel Rodriguez wavuze ko inyandiko za Ellen White zidashobora na rimwe kuba inkomoko y'ukwizera kwacu cyangwa imikorere yacu, ahubwo zishobora kutwunganira. Uyu ni Manuel Rodriguez nanone wari mu itsinda ry'abantu banditse igitabo cyitwa Christ Triumphant. Yego, uvuze ngo yego byagenze bite? Muri iki gitabo cyitwa Christ Triumphant bafashe inyandiko za Ellen White bazizana muri iki gitabo kugira ngo bashyigikire gahunda zabo zo kweza abagore. Amagambo ya Ellen White arahindurwa kugira ngo bahuze na gahunda yabo yo kweza abagore. Nuko rero niba dufite umugabo muri komite ufata inyandiko za Ellen White akazihimbahimba, dore ngibi imbere yacu nshuti zanjye, bahindura inyandiko za Ellen White icyo zitavuze kugira ngo bahuze na gahunda zabo zo gushyigikira abagore, batuma abagore bezwa ngo baba abapasitoro. Ni gute kuri iyi si dushobora kubona abagabo nk'aba twabwirwa ko aribo bari ku ruhembe rw'imbere mu bijyanye n'ububyutse n'ubugorozi? Ntabwo bishoboka, ahubwo barimo kurwanya ububyutse n'ubugorozi, barimo gutesha agaciro ubutumwa twahawe n'intumwa y'Imana kuri iyi si mu minsi ya nyuma. Abagabo nk'aba bakaba bagikomeje guhembwa. Yego, umuntu ashobora kumbwira atari ko Manuel Rodriguez yamaze kujya mu zabukuru. Yego, niba yaragiye mu zabukuru ariko aracyahabwa pansiyo nk'umuntu wabaye umukozi w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ayo ni amafaranga. None amafaranga aturuka hehe arimo kumuhembwa mu gihe ari mu kiruhuko cy'izabukuru? Nanone aracyaturuka mu kimwe cya cumi cy'itorero cy'Imana. Aba turimo kubahemba ngo bice ububyutse n'ubugorozi, ariko hagakomeza kuvugwa ngo yemwe mureke tubwirize ubutumwa bw'ubugorozi, ububyutse n'ivugurura, ndetse tubwirize buri muntu wese ajye mu murimo w'ivugabutumwa. Uwo niko Teddy Wilson avuga ndetse na McFinley. Nyamara tugakomeza guhemba abagabo barimo kwica ubugorozi bw'ubutumwa bwacu. Turimo kubatera inkunga. Kubw'iyo mpamvu rero turimo gutera inkunga abantu b'abayobozi barimo kwica abana bacu ndetse natwe ngo babishyire mu buryo bw'umwuka. Abantu bashobora gutungurwa cyane bumvise ko Amerika ishobora kuba ishyigikira iterabwoba kugira ngo irebe ko yagera ku nyungu zayo. Abantu bashobora kuvuga bati ayo ni amagambo adafitiye gihamya y'amahimbano. On your point, to confirm that it's a possibility. Yego, kuri iyo ngingo mu gihe bisaba ko ducukumbura cyane kugira ngo duhamye ko Amerika irimo gutera inkunga ISIS ndetse n'iterabwoba kugira ngo babageze ku ntego zabo, tugomba gucukumbura cyane kuri icyo kintu, sibyo? Kubera ko ibyinshi bikorwa mu ibanga. Yego, ariko nimureke twibande cyane mu itorero kuko ibingibi ntabwo bisaba gucukumbura, kuko babwiririza ibingibi ku ruhimbi, inshuti zanjye, kandi ibingibi babyandika mu bitabo maze bakabyoherereza ku itorero ku isi yose kugira ngo abantu babigire amasengesho buri munsi, bakishyura abantu nk'aba kugira ngo babafashe kwica ubugorozi, inshuti zanjye. Kandi kibabaje uko bakomeza gukora ibyo ngibyo niko bakomeza kuvuga ngo ububyutse n'ubugorozi, nyamara ugasanga nta kintu na kimwe gishobora gukora kugira ngo gihagarike ubwo buyobe. Ibyo ngibyo bigatuma ababaka barushaho kugira imbaraga ndetse bakanigaragariza imbere y'abayobozi bakuru, bakagaragaza ibikorwa bivuga ngo murabizi ibi nibyo tugomba gukora kandi ntacyo mushobora gukora ngo muduhagarike. Ibi nibyo bihita bigarura ku ngingo nari ngiye kuvuga mu kanya ku byabaye mu cyumweru cyashize ku isabato yashize ku bijyanye n'imikorere y'itorero yo muri Maryland, aho wari ufite ijambo nk'umushyitsi mukuru muri iryo torero ry'Isligo ni Teddy Wilson. Mu gihe gito cyari gishize mbere y'uko iryo jambo ritangwa,
habanje kwamamaza amakuru binyujije mu mashusho bagaragaza amateka ya Sligo Church, bagaragaza ko guhera mu 1973 kugeza muri icyo gihe ko bakomeje kugenda barambika ibiganza ku bagore kugira ngo babe abayobozi b'itorero. Bakomeza bavuga ku bunararibonye bw'ababanjirije muri iryo torero uburyo bagiye beza abagore. Nuko rero umuntu wese waba usobanukiwe na Ted Wilson asobanukiwe neza ko amagambo yose Ted Wilson avuga akunze kurwanya ibi byo kweza abagore, ndetse arabirwanya rwose. Ahamya rwose ko Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bitemeranya n'icyo kintu. Icyo kintu ni ukuri kandi rwose ni amen. Mbere yuko atangira kuvuga ijambo rye, abantu bari aho ngaho bigaragaje nk'abantu barimo kwigaragambya bavuga ngo mu 1973 twejeje umugore wa mbere, mu gihumbi maze bavuga ko mu 1995 bejeje abagore batatu, maze bakomeza muri 2014 2015 kugeza n'uyu munsi, ndetse bari bafite inyandiko ziriho abagore batatu bejejwe mu 1995, kandi mu 1995 nibwo bazanye bwa mbere ikibazo cyo kweza abagore ngo gitorerwe, ndetse banahamya noneho ko uwo munsi bejeje abagore batatu. Nuko bari bafite umugabo aho ngaho watangiye gusoma amateka y'ibyabaye, asoma n'amazina y'abo bagore batatu. Ubu nibwo bwari ubwa mbere ibyo byabaye, bari bitoranyirije icyo cyumweru. Yego bari bazi ko Ted Wilson azaba ahari kandi ko azaba afite ijambo nyamukuru. Nuko baravuga bati ibi nibyo twakoze, ibi nibyo tugomba gukora uyu munsi, kandi nibyo tuzakomeza gukora, ntacyo warenzaho. Umva, yacishijwe bugufi, yarasuzuguwe, yateshejwe agaciro rwose. Umva, niba wibuka ubwo Ted Wilson yavugaga ijambo rye arwanya kweza abagore, maze aravuga ngo ntimubitorere rwose, ntimubishyigikire, maze union ifata umwanzuro, iratora kandi irabyemeza. Maze nyuma Ted Wilson yongera kugaruka kuvuga, ubwo yari arimo kuvuga ijambo rye, umugore wari ushinzwe kugenzura iby'ibihe aramubwira ngo Ted Wilson, igihe cyawe cyarangiye, ngaho icara. Maze Ted Wilson abura uko yifata, aricara. Iki nicyo kintu nshaka kongeraho, uri perezida, ufashe ijambo ryo kurwanya kwezwa kw'abagore rwose kandi ukabivuga mu magambo, ariko ibi bintu bikabera imbere y'amaso yawe nawe uhibereye, maze bakigamba, bakishyira hejuru, bagasuzugura, bakanyega imbere yawe. Maze umupasiteri witwa Charles Stepp, uyu ndamuzi, aturuka kuri University ya Oxford. Aya rero yari amahirwe ye kugira ngo agire icyo avuga. Bakiri aho ngaho ndibaza yahaza kuba ari Eliya uri aho ngaho, Yohana Batista cyangwa Ruteri bari kuvuga. Ahabererezaga ibyaha byabo barwanyaga ijambo ry'Imana, Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Bati rwose dufite n'ibihamya, dufite n'amateka bigaragaza. Aha ngaha hari muri 2017 dusubiye inyuma mu 1995, naho n'amateka yari yubatse. Nta nubwo ari uko ngo ni imyaka 10 cyangwa nta nubwo ari n'imyaka 15 ya anniversaire. Bigaragara ko bafashe icyo gihe bakacyungukiramo kugira ngo bagire icyo bikorera, mu kugaragaza ngo ibi nibyo tuzakomeza gukora. Ushobora kubabazwa nabyo, ushobora kubirwanya, ushobora kuba ngo ntibyemewe, ariko ibi nibyo tuzakomeza gukora. Abayobozi guhera mu 1995 ntacyo bigeze bakora, nawe ntacyo ushobora gukora. None niba ibi ngibi bikozwe mu maso yawe ukicecekera, mbese ntihaboneka undi werereza ubutinganyi, uzabigenza ute? Ahanga rwose dukwiriye kunenga Ted Wilson. Yego, nk'uko twabivuze, yahagaze rwose ashikamye mu kurwanya ukwezwa kw'abagore, twabivuze mbere. Ariko niba ushoboye guceceka, ntabwo ari byo, kuko Imana ikeneye abagabo n'abagore bavuga icyaha mu izina, abantu bahagarara bashikamye ku mwanya w'ijuru. Iki ngiki cyari igipimo. Tuzirikane iki ngiki, niba abo bagabo bazi ko kweza abagore birwanya Bibiliya ndetse bikarwanya n'umwuka w'ubuhanuzi, nyamara bagakomeza kubyenyegeza, muri make ninde ubishyura? Ninde ubatera inkunga? Ubwo ni ukuvuga ngo urashyigikira abantu ukabahemba uzi ko barwanya Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Nuko rero niba uvuga ngo ntabwo dukwiriye kubirukana kubera ko amahame n'amabwiriza tugenderaho ntabyemera, ndetse n'indongozi y'itorero, ibyo bivuze ko imikorere yanyu ipfuye. Ubwo iyo mikorere yapfuye, mugomba kuyihindura, mugahindura ibyo bitabo, mugahindura ayo mahame, mugahindura iyo ndongozi y'itorero. Kubera ko mushiki wacu White aravuga mu bihamya by'itorero umuzingo wa
gatanu urupapuro rwa 514. Niba tubamba amahame y'itorero kugira ngo dushimishe ab'isi ndetse n'abakunda iby'isi, ababikora bakwiriye gutakarizwa icyizere maze bagasezererwa. Ubwo rero ibi bigaragaza ko dufite imiyoborere ibiri. Mushiki wacu wahitaramutse hari uyu munsi yabirukana, mu gihe wowe uvuga ngo amahame tugenderaho n'amabwiriza, amabwiriza, imitima y'abantu benshi irimo gupfa, none uracyavuga ngo amabwiriza, muri make urimo kubashyigikira. Ibi nibyo byatumye Martin Luther ava mu bwihisho, nshuti zanjye. Amina. Hari ikintu ngiye kubasomera muri iki gice kigaragaza impamvu yatumye Luther ava mu bwihisho. Ubwo Luther yumvaga abantu bashya barimo kuyobora ibyitwa ngo ni ubugorozi, nyamara mu buryo bw'ubwaka aba bantu bagaragazaga uburyo amategeko atagifite agaciro k'uruhimbi. Maze Luther aravuga ati ariko data, ni gute nakomeza kuba muri ubu bwihisho mu gihe abantu barimo kwiyitirira ngo turi kumwe, ngo bari ku ruhande rwawe, barimo kwigisha ko amategeko yataye agaciro k'uruhimbi, maze nyamara ubwabo bakita ngo ni abagorozi, ngomba kugira icyo nkora. Iki nicyo cyatumye Luther ava mu bwihisho. Ndetse abangaba bakoraga amahano akomeye cyane ku bugorozi kuruta ibyo abajesuite bakoze mbere, kubera ko abajesuite uko bakomezaga kwica abantu, abenshi niko barushagaho kwihana bakiyunga n'ubugorozi. Ariko igihe aba ngaba bahagurukaga biyita ngo ni abagorozi, bakoze umurimo wangiza ubugorozi cyane kurusha uwo abajesuite bashoboraga gukora. Book 1, page 122, that we are far more to fear. Iyi niyo mpamvu tubwirwa mu butumwa bwatoranije umuzingo wa mbere ko dukwiriye gutinya cyane ibirimo imbere kurusha ibiri inyuma. Mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'135 ni ku isubi yaho ya 4 amagambo yenda gusoza, mu bitwaga inshuti z'ubugorozi havutse abanzi babwo ruharwa. Noneho ku isubi isoza haravuga ngo ubu noneho umujyi wa Wittenberg ubwawo wari ihuriro ry'ubugorozi mu buryo bwihuse waguye mu maboko y'inyigisho z'ubwaka no kutumvira amategeko. Dushobora gukuramo ijambo Wittenberg tugashyiraho Abadiventisi umunsi wa karindwi. Noneho dusome ubu noneho Abadiventisi umunsi wa karindwi ubwabo ihuriro ry'ubugorozi mu buryo bwihuse wajyaga mu maboko y'inyigisho z'ubwaka no kutumvira amategeko. Kuki? Kubera ko Abadiventisi umunsi wa karindwi nibo bahawe inkoni kugira ngo basoze umurimo w'ubugorozi. None uyu munsi turibonera Abadiventisi umunsi wa karindwi hibereyemo ubugorozi bw'ikiganano bwinjijemo imbere kugira ngo burandurane n'imizi ishingiro ry'ubugorozi nyabwo. Abayobozi barimo kwerereza ububyutse n'ubugorozi, ni nabo ubwabo barimo kwemerera abantu kugira ngo bice ubwo bugorozi, nyamara bagahembwa amafaranga aturutse mu bigega by'Uwiteka. Hano ku rupapuro rw'136 Luther akomeza asenga avuga ati uyu murimo si uwanjye ahubwo ni uwawe Mana. Ntuzigere wemerera kwanduzwa n'imyizerere n'imigenzo cyangwa irihe jambo rikurikiraho ubwaka. Akomeje kwibanda cyane ku ijambo ubwaka no gutesha amategeko agaciro, ariko gutekereza ko akwiye kumara igihe kirekire yiturije mu gihe cy'akaga nk'ako byaramunaniye. Yiyemeza gusubira i Wittenberg ngo hayabonye iki n'ubwaka ndetse n'abantu babwiriza ibijyanye no gutesha agaciro amategeko. None uyu munsi twaba dufite abagabo bajya ku ruhimbi bakabwiriza ibyo gutesha agaciro amategeko ndetse n'ubwaka. Yego, niba rero tubibona biravusobanuye ko aba bagabo nabo ari abakabo muri iki gihe turimo, bicaye mu matorero ndetse n'ayo matsinda akaba ari abantu Satani yinjije mu itorero kugira ngo bice ubugorozi nyabwo, ngo bice ububyutse mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Nyamara bitera agahinda nanone aba bantu baracyahimbazwa, barakererezwa, baracyahabwa ubutumwa. Reka turebe ahangaha uyu mugabo twigeze kumuvugaho ni uwitwa John McClatchy. Mbese ni ibiki yaravuye ku ruhimbi? Yaravuze ngo rimwe na rimwe kugira ngo twubahe Imana by'ukuri biba ngombwa ko twica amategeko yayo. Dore ngibanga mbese ibintu gupfobya amategeko. Yego, none se John McClatchy yaba ari umwaka wo muri iki gihe turimo? Yego, kandi ibi ngibi yabivuze kugira ngo ashakishe uburyo yashyigikira ubutinganyi mu itorero. Ubwo natekereza kuri ibi ngibi nahise nibuka icyatumye Martin Luther avanwa mu bwihisho. Ibi nibyo byatumye Martin Luther ava aho yari yigunze. Biratangaje kuba n'abangaba bahamagarwa ngo biyivane mu bwigunge. Ibibwiriza bitesha amategeko agaciro nibyo byatumye Martin Luther
Luteri asohoka aho yari yihishe, asohoka aho yari yigunze nk'aho tugiye kujya. Itsinda ry'abaka bari mu itorero rirahamagarira itsinda ry'aba LGBT movement ngo risohoke mu bwigunge maze riharanire uburenganzira bwabo, aho bavuga amategeko y'Imana ngo ntarwanye ibi ngibi, ntaduciraho iteka, ntaciraho iteka imibereho yacu ipfuye. Ibi nibyo byatumye Martin Luther yongera kugaruka mu rugamba. Mbese ubutumwa dufite ni ubuhe? Nk'uko tubigaragarizwa mu Byahishwe igice cya 18. Mbese twaba duhamagarira abantu gusohoka mu kintu runaka? Oya, ahubwo turahamagarira abantu gusohoka muri Babuloni. Nyamara ababaka barahamagarira abantu kwivana mu bwigunge ngo maze baze baharanire uburenganzira bwabo mu itorero. Ibi nabibonye. Mbese baba barimo kwigisha ibijyanye no gutesha agaciro amategeko y'Imana? Yego. None se niki cyatumye Babuloni igwa? Nuko yatesheje agaciro amategeko 10 y'Imana. Tugira imbabazi data. Iki kikaba aricyo gituma Babuloni iri mu ruhande rwaguye. None mu gihe John McClatchy nubwo yihamya ubwe ko ari umudivantisi umunsi wa karindwi, nyamara dukurikije imyizerere ye, amahame agenderaho, ubuzima abayeho, nawe ubwe ni Babuloni, kuko nywera ku gikombe cyuzuye inzoga za Babuloni ndetse nawe akazinywesha abandi. Niba gutesha agaciro amategeko y'Imana ndetse n'ubwaka nibi byatumye Martin Luther asohoka aho yari yihishe, none uyu munsi ba Martin Luther bari hehe? Bamwe muri bo baheze mu bwigunge, banze gusohoka ngo batagaragara ku rugamba maze ngo batiteranya. Bibwira ko baramutse basohotse aho bihishe bakaza ku ikotaniro ngo batakaza imbaraga bafite, icyizere bahabwa ndetse n'akazi kabo. Aririnda kwiteranya, bityo bareka ngo abandi abe aribo bahangana. Nyamara birakwiriye ko basohoka mu bwigunge bagahamagarira abantu gusohoka muri Babuloni. Mwumve neza nshuti, mbese McClatchy yaba yaratesheje agaciro amategeko ku ruhimbi? Yego. Mukurikira ahangaha mwumve ibyo yivugiye noneho. Reka ibintu bitambutse. Hano yaravuze ati rimwe na rimwe amategeko akwiriye kwirengagizwa kugira ngo duhuze n'ibihe tugezemo. Mwumve ibyo mushiki wacu yavuze ahangaha mu bihamya by'itorero umuzingo wa 5 ku rupapuro rwa 14. Aya magambo iki gihamya ntihagire ugicikwa. Yaravuze ati ndetse na Satani usobanukiwe ugukiranuka kw'amategeko y'Imana ntashobora gupfa gutinyuka kubwiriza ibibwiriza abayobozi b'itorero banga amategeko y'Imana babwiririza ku ruhimbi. Nka John McClatchy bahagarara ku ruhimbi bakabwiriza ibibwiriza nk'ibi ngibi, bakavuga bati kugira ngo tunezeze abantu ndetse twongere umubare w'abizera mu itorero, bati tugomba kwirengagiza amategeko y'Imana rimwe na rimwe, kubera ko kubaha amategeko y'Imana buri gihe ntibivuze kubaha amategeko 10 yayo. Bati dushobora gufata ibice byo mu isezerano rya kera tukabishyira ku ruhande. Ndetse na Satani ubwe ntashobora kubwiriza ibyo ngibyo ku ruhimbi, niko Ellen White avuga. Ni muri cyo tubisoma ahangaha mu bihamya by'itorero umuzingo wa 4 ku rupapuro rwaho rwa 15. Hadusomere Hillary. Basenya urufatiro rw'isumba byose rushingiye ku mategeko yayo nk'aho ari ubwe bakisenyeye maze bagahwanya n'ubusa ijambo rye. Se na Satani ubwe tugende ku rwego asobanukiwemo amategeko y'Imana no kwera kwayo, ntashobora guhangara kubwiriza ibibwiriza abayobozi b'idini babwiriza ku ruhimbi bagaragaza uburyo banga amategeko. Ubona nubwo batera kwihandagaza bagatuka Imana. Ibi bintu birababaje kandi biteye agahinda. Bisobanuye ko ndetse n'ikibwiriza umudivantisi umunsi wa karindwi John McClatchy abwiriza, Satani ntiyatinyuka kukibwiriza ku ruhimbi. Ntabwo yabikora, ntiyari kubikora. Ikibabaje ni uko iyo dusoma ibi ngibi bitajya byerekeza ku baprotestante abangaba bari muri Babuloni bitewe n'uko ngo bishe itegeko rya 4, tukabiberekezaho twishingikirije ko batesheje agaciro iyi tegeko rivuga isabato y'umunsi wa karindwi. Nyamara ubu noneho turibonera abadivantisi umunsi wa karindwi ubwabo babwiriza ibijyanye no gutesha amategeko 10 y'Imana agaciro ku ruhimbi. Ndibi John McClatchy avuga ngo amategeko akwiriye gushyirwa ku ruhande kugira ngo turebe uburyo twahuza n'ibihe tugezemo. Ni nayo magambo azongera gukoresha ubwo azabashizeho itegeko ry'icyumweru. Azavuga ati dukwiriye gushyira amategeko y'Imana ku ruhande kugira ngo tugende n'aho ibihe bigeze. Mfite umwuzukuru wanjye ukunda kwirira ibi n'ibi, bityo rero dukwiriye kwemera icyumweru tugatesha agaciro isabato kugira ngo mpuze n'ibyifuzo nibereyemo. Igihe kiradushiranye, twihire dusubire mu ntambara ikomeye maze twumve mu gihe cy'ubwaka bw'ikiganano mu gihe cya Martin Luther uburyo mushiki wacu White yagaragaje ubwaka n'ibyabarangaga. Intambwe ikurikiraho bari batangiye kubwiriza ko batagikeneye ubugorozi. Batangira kubwiriza rwose ko batagikeneye ibijyanye no kwizinukwa. Mu ntambara ikomeye
uhereye ku rupapuro rw'134 n'amagambo asoza haravuga ngo ibibwirizwa bya Luteri byari byarakanguye abantu, ubu noneho byavugwaga ko ubugorozi butagikenewe. None abantu bari bamaze kuba inyangamugayo bayobejwe n'aba bantu bashya. Harya ngo niki babwirizaga ahangaha? Barabwiriza ngo ntabwo bakeneye ubugorozi. Turakomeza nanone ku rupapuro rwa 333 ni mu ntambara ikomeye, aho Ellen White yakomeje avuga ati ni ku isubi ya mbere ububyutse bwinshi bwagiye bubaho mu kinyejana gishize. Imbaraga nk'izo mu rwego rwa Satani zagiye zikora mu mbaraga nyinshi cyangwa se ku rugero ruto. Izo mbaraga kandi zizigaragariza mu mikorere mu bikomeye bizabaho mu gihe kiri imbere. Noneho mushiki wacu akubita inyundo ku musumari agaragaza uburyo dukwiriye kuvumbura abaka muri iki gihe. Aravuga ati hariho gutwarwa kwinshi gushingiye ku marangamutima, uruvange rw'ukuri n'ibinyoma rwateguriwe kuyobya abantu, nyamara nta muntu n'umwe ukwiriye gushukwa. Mu mucyo w'ijambo ry'Imana biroroshye gusobanukirwa n'iyo mikorere ya Satani. Ahantu hose abantu bahinyura ubuhamya bw'ibyanditswe byera bagatera umugongo uko kuri kumvikana gukora ku mutima kandi gusaba abantu kwitanga no kwitandukanya n'iby'isi, tumenye neza ko bene aho hantu nta migisha y'Imana hahabwa. Kandi ufatiye ku itegeko Kristo ubwe yatanze agira ati muzabamenyera ku mbuto zabo, bigaragara neza ko iyo mikorere itari umurimo wa Mwuka w'Imana. Kandi uyu munsi dufite amatorero menshi mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi bavuga ngo ivugurura mu by'ubuzima si ngombwa, ubugorozi mu by'imyambarire si ngombwa, ubugorozi mu by'imicurangire si ngombwa, kwidagadura ni byiza, ubugorozi si ngombwa. Aya matsinda yose ni amatsinda y'abaka. Nimurebe ahangaha dufite One Project Movement. Nshuti zanjye, One Project Movement ni itsinda ry'abaka. Si kubw'impanuka kuba dusanga ko muri One Project Movement harimo na Dwight Nelson. Uko n'ubundi ibisa birasabirana. Hariyo yitwa nde? Yitwa Cindy Touch. Aravuga ati nitabiriye gahunda za One Project Movement inshuro 3. Dore ibyo nabuzeyo. Ibi bigiye gukurikira byose nibyo udashobora gusanga mu itsinda rya One Project Movement. Dore ngibi birakurikiye. Biranditse. Icyambere ubutumwa bw'abamarayika batatu nk'uko bugaragara mu byanditswe 14. Ihame ry'itorero ryasigaye nk'uko ryahagurukijwe na Kristo ubwe mu gihe gikwiriye no ku mpamvu isobanutse. Irema nk'uko ryaremwe mu minsi 7 igizwe n'amasaha 24 buri munsi. Igitabo cyanditswe na Ellen White intambara ikomeye, urubanza rwa mbere y'uko Kristo agaruka ubwa kabiri. Kristo waranzwe n'ubuzima ntagereranywa bubashisha umuntu kugira imibereho iboneye, maze bugatera impinduka mu mibereho yacu ku bijyanye no guhitamo imyambarire, imirire ndetse n'iminywere, imyidagaduro n'imibanire y'abashakanye. Ikindi nanone ntushobora gusangamo ibice bijyanye n'ubuhanuzi bwa Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe. Nibyo nta bugorozi bafite, niyo mpamvu babwiriza ngo Yesu akadomo. Nta bugorozi bafite, nta no gucika ku narijya bigisha. Kandi abenshi muri aba bagabo bakoze uruziga muri One Project Movement n'abapasitoro, ninde ubahemba? None niba batabwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubwo noneho yubakiye kuki? Ariko nanone bakomeje guhembwa ngo bice ubugorozi. Niyo mpamvu mushiki wacu White avuga ku bijyanye ndetse n'umuziki ubwo tubisanga mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2. Ibintu wabonye muri Indiana ngo bizongera kubaho ni ryari Hillary? Ni mbere yo kurangira kw'imbabazi. Ibyo noneho tugiye kwirebera. Ni ibintu bigomba kubaho mu Badiventisti umunsi wa karindwi, kandi ubwo tuzabona ibyo byose biba ni ibintu bigomba guhita bitwereka ko tugiye kugera kuki kwirangira ry'imbabazi. Komeza usome. Ikintu cyose kidasanzwe kizashyirwa ahagaragara. Hazabaho urusaku ruvanze n'ingoma, umuziki no kubyina. Intekerezo z'abantu bashishoza zizaba mu rujijo ku buryo badashobora kwiringirwa ko bafata imyanzuro itunganye. Kandi ibi bizitwa kuza kwa Mwuka Muziranenge. Mwuka Muziranenge ntiyigaragaza muri ubu buryo no muri urwo rudubi rw'urusaku. Mutega amatwi noneho.
mushiki wacu wahita aratubwira ngo ibi bivanze no gusakuza birimo umuziki mwinshi no kubyina bibera mu matorero yacu harimo ingoma za gitari ndetse n'amajwi aremereye n'ibindi ibaravuga ati ni uburyo bw'ubugorozi bw'ikiganano bugenderera gusenya ukuri kw'iki gihe bisobanuye ko amatorero afite ugukuramya kumeze gutya ni amatorero y'ubwaka nayo kurwanya ubugorozi nyamara ugasanga aribo bafite umwete guhamagarira abantu kwinjira mu itorero nyamara abahamagarira abantu gushyigikira kwinjira mu kuri kw'iki gihe akaba aribo bitwa abaka abatamutwe mwami tubabarire nimurebe ahangaha arakomeza avuga ati yaya ni amayeri satani yahimbye kugira ngo atwikire ubucakura bwe ngo azimye ukuri kwera kuzahura guhesha icyubahiro kandi kweza kugenewe ab'iki gihe ngo kuba imfabusa none ni iyihe ntego y'ubu bugorozi bupfuye bwuzuye mu rusaku ingoma umuziki ndetse no kubyina mu badivantisi umunsi wa karindwi mu matorero yabo ni ugutesha agaciro ibijyanye n'ukuri kw'iki gihe none baba barimo guhemberwa kwica ubugorozi yego ni ukuri aho komeza ariya magambo byaba byiza ko gusenga imana kutavangwamo umuziki kurusha ko hakoreshwa ibikoresho banyeretse muri Mutarama bavuga ko bifuza kuzabikoresha mu materaniro makuru yacu none ni ibiki biri kuba muri aya matorero ubu ngubu baratumira abaririmbyi kandi abana baririmbyi baturuka muri Babuloni ngo aze kubacurangira kandi urusi rwo rugero rwonyine uru rugero rwa vuba dushobora kubereka amapaje n'amapaje y'abaririmbyi bagiye bakorerwa ibingibi batumirwa 20 cyangwa se n'amagana ibi ntabwo ari ibyabereye gusa muri Oxford University mu itorero ryabo ahubwo amatorero yacu akorera mu university yacu akomeye barabikora cyane bahamagaza abaririmbyi baturutse mu matorero ya Babuloni bakaza bakabacurangira imiziki yo muri Babuloni maze bakamamaza ugusenga guteye ishozi nk'uku nguku kandi na hano muri Florida dufite amatorero yamaze kwishyira hamwe bakora ihuriro ry'amatorero yo muri konferanse y'amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Amerika y'Abadivantisi umunsi wa karindwi nk'urubyiruko rwaho shyirahamwe rishingiye ku rubyiruko ku buzima ndetse no ku muryango baryita ngo ni Track and Field Games nshuti zanjye igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira ni ukuri barahamagarira abantu kwirindira amagara bakoresheje Track and Games nubwo bavuga ngo ni ukwirindira amagara iyo bahuye bazanamo imiziki itandukanye ibiribwa bitandukanye imyambarire yabo iratangaje kuko abo bantu baba babyina iyo miziki ni nk'aho baba bambaye ubusa rwose nuko rero urasanga ko ubugorozi bwose buba bwateshejwe agaciro muri aya mahuriro yabo maze mushiki wacu wahita akavuga ngo mu rwibutso n'integuza ati satani niwe wahimbye siporo kugira ngo aburizemo ndetse agatesha agaciro ukwakirwa k'ukuri kw'iki gihe nuko rero aya ni amatsinda y'ubwaka kugira ngo akumire ubwoko bw'Imana kwakira ndetse no kumvira ukuri kw'iki gihe kugira ngo babuze kwakira ubuzima bujyanye n'uko kuri ndetse no kubuhererekanya mu bandi ukuri kuriho ni uku turi mu munsi w'impongano ushushanya umunsi w'impongano wa kera kandi iyo dusubiye inyuma mu Balewi igice cya 16 ndetse n'igice cya 23 tuhasanga ku buryo bweruye inshingano dufite mu munsi w'impongano bityo rero amahuriro tugomba kugira agomba kuba ari amahuriro aboneye aya ngaya si amahuriro aboneye ahubwo aya ni amahuriro yo guhaza kamere nshuti zanjye iyi suba ikurikiraho mu ntambara ikomeye mu gice kivuga iterambere ry'ubugorozi mu Budage nshuti iki gice giteye agahinda kubera ko habonetse abanyamwete batangaje habayeho abaka bafite umwete mwinshi umwe muri bo yitwaga Thomas Munza uyu niwe wari ubimburiye abandi mu bwaka nibiki byabaye kuri we ndetse n'abamukurikiraga mu kuri ubwo kuri kwashyirwaga ahagaragara Martin Luther akaza agashyira ku mugaragaro buri kuri icyumweru cyose ikarangira ijoro n'amanywa itsinda ry'uyu mugabo ryahindutse ubusa intambara ikomeye ku rupapuro rw'138 ku isubi ya mbere haravuga hati uwitwa Thomas Munza wari umuntu ushishikaye cyane mu bwaka kurusha abandi yari umuntu ufite ubushobozi butangaje isubi iri hepfo irakomeza ivuga ngo abayoboke ba Munza kubera ko bari bishize mu buyobozi bwa Satani bose barimukiye mu gatebo k'umwijima aho ngaho mu Budage kandi turabamenyesha ko abo bantu bari mu itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi barimo kugotomeza abantu inyigisho z'ubwaka bagateza imbere inyigisho z'ubwaka mu itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi nabo kimwe na Thomas Munza n'abari bamushyigikiye bazapfa urupfu rwa kabiri bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bazahura n'ibyago birindwi maze bapfa urupfu rwa kabiri iki ni igihe cyo kwitegura nshuti zanjye
tugarutse mu ntambara ikomeye did the people view Luther? tumenye iki Who were ngiki they saying mbese ni mu was buryo the ki leader bafashe of Luteri fanaticism in Germany? ninde bitiriraga ubwaka mu Budage bafashe ubwo bwaka bwari bwakwirakwiye mu Budage babwitirira Luteri bafashe Luteri bavuga ko ari uzana iyo myigaragambyo nuko gutesha agaciro amategeko y'Imana n'ubwo bwaka nyamara ninde wari umwaka nyawe igihe cyose abantu bafashe Bibiliya bakayisimbuza ibitekerezo byabo kurirutisha ijambo ry'Imana none uyu munsi mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ni bande bitwa baka nabo bose basigaye bahagaze kuri Bibiliya ndetse no ku mwuka w'ubuhanuzi none ni bande bahabwa ijambo bagahimbazwa bagashyirwa imbere bagahabwa umugisha n'abaka niyo mpamvu tubwirwa mu mahame shingiro y'uburezi bwa Gikristo ku rupapuro rwa 289 haravuga ngo igihe tugeze ku rwego Uwiteka yifuza ko tugeraho abanambye ku by'isi bazabona Abadiventisi umunsi wa karindwi nk'abantu biyemera nk'abantu bataye umutwe nk'abantu bishyize mu ruhande rw'abahezanguni twagize ibitangarirwa imbere y'isi imbere y'abamarayika ndetse n'imbere y'abantu none ni bande bitwa abaka kandi atari abaka ni abantu bose bahagaze bashikamye ku Mana yego bigisha amahame y'Imana iyo niyo mpamvu mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ko igihe abantu bazaba bamerewe nabi n'ibyago birindwi bazahindukirira abayobozi babo mu by'idini babafitiye uburakari bukaze bababwira bati kuki mutigeze mutuburira mwari tubwiye ngo isi yose izahinduka mwahoraga mutubwira ngo amahoro amahoro kugira ngo muturishe ubwoba bwacu kandi abatuburiraga ku bijyanye n'aka kaga mwabitaga baka mukabita amashitani ashaka kuturimbuza imikaka yayo mbega nyamara nanone bisobanuye ko aba bantu bazaba bakangutse nyamara igihe cyabarenganye bakererewe inshuti zanjye muri Yesaya igice cya 5 aba bantu babaga bita ibyiza ibibi bagafata ibibi bakabyita ibyiza ahangaha Luteri yagomba kubwiriza ubutumwa kugira ngo agaragaze neza ubwaka maze ngo agarure bamwe bari mu bwaka mu kuri kuzuye bityo ubugorozi burushaho kujya mbere nshuti zanjye dore ibyo Luteri yakoze mbese ni ibiki Luteri yagaragaje ku bijyanye na misa y'Abagatolika yagaragaje ubuyobe bukomeye bugaragara muri misa y'Abagatolika ati bigomba gucika bigomba kurimburwa ariko aravuga ati ntibigomba gukorwa mu mbaraga mbese twe niki tugomba kubwiriza bari mu isi tugomba kubwiriza tukagaragaza ubuyobe buri muri misa ndetse n'inyigisho zirimbura zose zigaragaramo haba mu Bugatolika ndetse n'Ubuprotestante bwaguye nyamara ntitugomba kubikora ku mbaraga buri wese agomba kwihitiramo Uwiteka ati nashyize imbere yanyu ubuzima n'urupfu ngo mwihitiremo uko niko biri no mu Badiventisi umunsi wa karindwi mu gihe tugaragariza umuntu ubuyobe no kwigomeka ntabwo twemerewe kugira uwo duhatira kumva no kwemera ibyo tumubwira dukwiye kubishyira ahagaragara tubabwiriza mu rukundo nyamara mu mbaraga maze tukabareka ngo bifatire icyemezo ntidukwiriye guhatira abantu mureba ahangaha mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'137 ku isubi ya 2 Luteri ati nzabwiriza nzigisha kandi nzandika komeza hepfo ati ijambo nari narabwirije ryasenye ubupapa harya iki gice kivuga ngo iki iterambere ry'ubugorozi none ni iki yakoze kugira ngo ateze imbere ubugorozi mbese ni ibihe bintu bitatu yakoze icya mbere yarabwirije icya kabiri arigisha icya gatatu arandika tizanjye izi ngingo nimuzandike ku mpapuro zanyu tugomba kubwiriza tukavuga twigisha ndetse tukandika ingingo runaka tukandika ibyanditswe runaka mu gihe tuzaba dukora ibi mu mbaraga z'Imana zitagereranywa izarimbura ubupapa izabumaramo imbaraga nimureba ahangaha iyo Luteri yavuze reka dutambuke ibi nimureba ahangaha ingingo 5 muzandike izi ngingo 5 ni ingingo tugaragarizwa mu ntambara ikomeye Luteri yateye kugira ngo ateze imbere ubugorozi iyi ni ishusho y'ibyo Abadiventiste bakwiriye kuba bakora muri iyi minsi ya nyuma icya mbere mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'140 ku isubi ya 3 haravuga ngo inyandiko za Luteri zakirwaga mu buryo bumwe n'abantu bo mu midugudu ndetse n'abantu bo mu mijyi mito ibyo Luteri n'inshuti ze bandikaga abandi barabikwirakwizaga manuka hepfo bagiye mu ntara zose bagasura imidugudu mito ndetse n'ingo z'aboroheje
bakahagurisha ibitabo bya Luteri ndetse n'inshuti ze. Bidatinze Ubudage bwari bwuzuwe nawe babwirisha butumwa ibitabo b'abanyamwete. None ni mu buhe buryo bw'imikorere Luteri yateje imbere ubugorozi? Ni ubuhe buryo yakoresheje? Nimubimbwire neza. Ni ubuhe buryo bubiri yakoresheje? Icya mbere yaranditse anemera ko inyigisho ze zikwirakwizwa ahantu hose zinagurishwa. Yemeye ko ubukoroperateri bukorwa. Nuko rero twifuza ko umucyo ugera ahantu hose ugakwirakwizwa mu bantu benshi kugira ngo tugeze ubutumwa ku bantu. Ni iki tugomba gukora aka kanya nk'uko Luteri yabigenje? Tugomba kwandika, tugakwirakwiza izo nyandiko ndetse tukazigurisha. Ubukoroperateri, mbese murabona icyo tugomba kuba dukora? Mwese mukurikiranye Save to Serve International muri ku mbuga nkoranyambaga, mbese murabona ibyo dukwiriye kuba dukora ubu ngubu? Nyamara benshi baravuga bati, pastor, njye sinkunda ubukoroperateri. None ubwo mwaba mukunda gukora iki? Nshuti zanjye, iki ni cyo gikwiriye kuba gikorwa. Igihe cyose Imana yaguhaye iyo mpano, igihe yaguhaye ubwo bubasha, ni umwanya wawe wo guteza imbere ubwo butumwa, uwo murimo, haba ahantu hanini cyangwa ahantu hato. Uku niko Luteri yateje imbere uyu murimo. Reka twumve ingingo neza mbere yuko tujya mbere. Mbese hari ubwo mwaba mwarigeze mwumva abantu bavuga bati icyo tugomba kubwiriza ni sola scriptura? Kandi abantu benshi bari mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi baravuga batyo. Ndibuka ubwo nari ndi muri University ya Oxford nibwiriza, maze umusore arambwira ati, pastor, urabwiriza cyane bikabije kuri Ellen White, sola scriptura. Maze aho yambonaga hose muri cafetaria, sola scriptura, ankomera, sola scriptura, urakabye cyane ubwiriza Ellen White. Mu kumbwira atyo yabaga ambwira ati, bwiriza Bibiliya, sola scriptura. Ati bwiriza Bibiliya. Mu kuvuga atyo yashaka kuvuga ko tutagomba kwimbika mu nyandiko za Ellen White. Ikibazo, mbese Martin Luther yaba yarafashe Bibiliya akayandukura mu Kidage akayikwirakwiza mu bantu? Mbese Martin Luther yaba yaribanze ko Bibiliya igomba gukorwamo nyinshi maze igahabwa abaturage? Yego. Mu gihe rero banyanyagizaga Bibiliya, ni ikihe kindi Martin Luther yavuze ko kigomba gutanganwa na Bibiliya? Izo ni inyandiko ze. Mbese murabyumva nshuti zanjye? None Luther yaba yaribanze kuri sola scriptura? Yego. Nyamara ibyo ntibibujije ko inyandiko ze zaherekezaga Bibiliya. Uko ni ukuri. Kandi sola scriptura yatangiranye n'ubugorozi bwa Giprotestanti. Nuko rero kuba ubugorozi bwa Giprotestanti bwagombaga kugarurira abaturage Bibiliya kugira ngo barusheho kuyisobanukirwa neza, niyo mpamvu izo nyandiko zatanzwe kandi zanditswe n'abo bagorozi. Yohana Wycliffe, Yohana Hus n'abandi bagorozi banditse izindi nyandiko, ndetse n'abasomaga Bibiliya muri icyo gihe bagomba kuba bafite inyandiko za Luther, za Wycliffe, maze bakaziga bafatanije na Bibiliya. None nshuti zanjye, mwumve icyo tugomba gukora. Nimugende musohore inyandiko, muzihurize hamwe, muzemprimye, maze muzinyanyagize mu bantu. Mbese murabyumva neza? Ntitugomba guhimba passages and quotations and bring them together and pass them out. The book Great Controversy, get it out. And that's why Great Hope, oh my friends, it's a conspiracy. Niyo mpamvu igitabo inkuru itera ibyiringiro ni igitero gitewe ku Mana. Iyo ni gahunda yateguwe kugira ngo irwanye ubugorozi. Ibyo ni byo Hillary. Iki ni kimwe mu bigize ubugorozi bw'ikiganano. Aba bose bohereza amajana ndetse n'ibihumbi kugira ngo hemprimwe igitabo inkuru itera ibyiringiro. Abo bose barishyura kugira ngo bayobywe, barishyura kugira ngo ubugorozi bwicwe. Muri icyo gitabo ntushobora gusangamo iki gice cya 10 kivuga iterambere ry'ubugorozi mu Budage. Kandi iyi niyo mpamvu dufite ivugabutumwa rikoresheje ibitabo. Yego. Nubwo ibigo by'ivugabutumwa mu bitabo ririmo gukinga imiryango yabyo. Kandi uyu munsi dufite abayobozi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bavuga ngo ntihazongera gusohorwa igitabo cyarengera ubuzima. Bati ibyo dufite nitubona bitanzwe ntituzongera gusohora icyo gitabo cyarengera ubuzima, igitabo cy'imigani ya Kristo. Ubu bamaze gutegura uburyo bagomba kugenda batandukana n'ibitabo runaka. Nyamara ubu bakaba bagiye gusohora igitabo cyanditswe na Dwight Nelson. Mu gihe iki gitabo nta kamaro kizatumarira kimwe n'ibindi bitabo bimeze nkacyo. Ntacyo. Inshuti, turibanda cyane ku mikorere igaragara muri iki gice. Su bikurikira turasanga mu ntambara ikomeye ku rupapuro rw'140 ni ku isobi ya 3. Aha haratubwira uburyo Luther yateje imbere ubugorozi mu Budage akoresheje gukwirakwiza inyandiko ze
muri icyo gihe akaba aribwo yahinduye Bibiliya isezerano rya kera n'isezerano rishya rya Bibiliya mu rurimi rw'Ikidage, maze akora umurimo w'ubukorporteur, yego abikorana imbaraga nyinshi cyane, akoresheje ababwirizabutumwa b'imbaraga akwirakwira Ubudage bwose. Mbese uyu munsi twaba tubona ikintu gisa n'iki? Twaba tubona inyamaswa uburyo zirimo gupfa mu buryo bugaragara, nyamara n'ubwo inyamaswa zirimo gupfa, ubu ngubu hagiye kuza inzara, kuko Abadiventiste hirya no hino barimo gukinga amazu y'ivugabutumwa mu bitabo, bavuga bati tugiye guhagarika umurimo wo kubwirisha ubutumwa ibitabo. Yemwe inyamaswa zirimo gupfa kandi abenshi baricwa n'ubwaka bwamaze kwinjira mu itorero. Tugarutse hano mu gitabo haratubwira ngo Luteri yashinze amashuri y'amahugurwa. Uku niko yesheje umuhigo mu bugorozi. Luteri yashinze amatorero yo mu ngo. Abenshi muri twe baravuga bati amatorero yo mu ngo ni umugambi wa Satani, batazaba yemewe nyuma yo gushyirwaho itegeko ry'icyumweru. Mbese mwaba mwarize ibijyanye n'inkuru yo kwa Matayo? Mbese mwaba mwarize ibijyanye n'abantu benshi mu gihe cya Kristo, nk'umugore w'umusamariyakazi ndetse n'uwo mujyi wose, ko batigeraga bajya mu rusengero rw'Uwiteka? Harya baramirizaga Uwiteka he? Igitabo mu uburezi bw'umwana havuga ngo iki? Havuga ko buri rugo rwose rukwiriye guhindurwa ubuturo bwera. Nta nubwo dusabwa gusa kugira amasengesho mu ngo zacu, ahubwo tubwirwa ko ingo zacu zikwiriye guhinduka ubuturo bwera. Nibyo kandi birasobanutse neza. Tugarutse mu gitabo haratugaragariza ko hari harashinzwe amashuri y'amahugurwa. Hepfo ku rupapuro rw'141 ni ku isubi ya 4 haravuga ngo igihe itotezo ryagezwaga ku bigishwa nyakuri bitaye cyane ku magambo Kristo yavuze ngo niba barenganyiriza ku mudugudu umwe muzahungire mu wundi. Umucyo winjiye ahantu hose, ababaga bahunze babashaga kubona aho babona imiryango ibafunguriwe bakahacumbikirwa maze bakahaba. Rimwe na rimwe babwirizaga Yesu mu rusengero, nyamara batabyemererwa bakamubwiriza mu mazu yihariye cyangwa hanze. Noneho murabyiyumviye, ibi ni byiza. Nimurebe ingingo ikurikiraho. Biratubwira ko ibyavuye mu musaruro wo kubwiriza kwa Luteri, abenshi batangiye gusohoka mu itorero ry'umwijima. Habayeho ugusohoka gukomeye. Kadusome ku rupapuro rw'141 ku isubi ya 3. Ubwo abayobozi b'itorero ry'i Roma babonaga ko abantu baza mu materaniro yabo bagabanuka, biyambaje abacamanza maze bakoresha inzira zishoboka zose ziri mu bushobozi bwabo, bityo bashishikarira kugarura abazaga kubumva. Aha ngo ni bande bihurije hamwe n'itorero na leta ngo bagenze bate? Ni iki cyakozwe bitewe n'ubugorozi bwa Luteri? Nuko abayoboke babo bagabanutse cyane. Imana ihimbazwe. Mureke noneho turebe ibigomba gukorwa, kuko ibyo ni ibyabaye kera. Ni iki kigomba gusohora kuri twe? Igihe cyose tuzaba dutangiye kuvuga ukuri binyuze mu kubwiriza, kwandika, kubwirisha ubutumwa ibitabo, gusengera mu rugo, tugashinga amashuri ndetse n'ibindi byose, maze tugahamagarira abantu gusohoka muri Babuloni. Mbese niki kizakurikiraho? Nuko abantu bazahita bashyirwa mu magereza ndetse bakicwa. Niyo mpamvu mushiki wacu White abaza ati ni kuki akarengane kagaragara ko kahagaze. Mbese murabyumva nshuti zanjye? Turashaka guhagarara aha ngaha kuko dufite byinshi cyane. Ndifuza ko buri wese amenya umurimo dukwiriye gukora muri iki gihe. Luther to carry forward the work of reform in Germany. Ku bijyanye n'umurimo w'ubugorozi Luteri yakoreye mu Budage, ntabwo dukwiriye kuvuga ngo reka twibande ku kubwirisha ubutumwa ibitabo gusa. Nimureke dushinge amashuri ndetse n'amatorero yo mu rugo, nako amatsinda yo mu rugo, maze ntitwibande ku gukurikirana abaka. Oya, ahubwo yagenzuye byose. Nuko rero dukwiye guteza imbere umurimo w'ubugorozi muri iyi minsi ya nyuma, dukora nk'uko abagorozi ba mbere bakoze. Nimureke tuvuge ibi ngibi mu gusoza. Ntabwo dushobora na rimwe gukora umurimo w'ubugorozi. Sinshobora na rimwe, ntushobora na rimwe, ntidushobora na rimwe kugeza igihe natwe ubwacu tuzaba tugorowe. Yego, turi mu ishusho y'Imana. Kuko Imana yaremye umuntu icyaha kiramusenya, bityo rero ni ahacu kumenya ubumuga bwacu. Maze tukamusanga tukamubwira tuti Uwiteka ni wowe wari warandemye, none ubu narasenyutse. None ndakwinginze ongera undeme. None ndakwinginze ongera undeme. Mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushima cyane kubw'imigisha myinshi. Turagushima kubw'ijambo ryawe muri uyu mugoroba. Data mwiza, dukize kandi turindire mu kwizera.
turifuza ko ijambo ryawe ritatakaza imbaraga yaryo habe na rimwe. Turifuza ko buri wese yigenzura, tureme kandi urushaho kuturema, maze ubunararibonye dufite tubijyanire abandi. Dufashe ibyo twize bijyanye n'imikorere, turakwinginze wikoreze imitima yacu umutwaro kugira ngo tubibe izi mbuto z'ukuri, bityo nugaruka hazaboneka umusaruro mwinshi. Igihe ni iki, kandi izina ryose twavuze aha ngaha turarisabira guhinduka. Turagusaba ngo udukize, turagushimiye ko utwumvise, ndetse n'abo ngabo badukurikirana kuri murandasi kuri Save to Serve International. Nibyo dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amina.